kuko ubwo mw'urwo rugamba nkubwira umugabo yapfuye kuri 2 z'ukwa kane, umwana w'umukobwa warangije kwiga muri 9 apfa kuri 4 z'ukwa 8, mpamvu nabyiteranyaga mu mwaka umwe. Pole sana. Ubwo umugabo amaze kwitahira rero yasize mu rugara amahoro, ariko kuwo mugoroba umwana abantu bose bati ntago byumvikana, kuba abantu bagiye gushira ku murongo ntago byumvikana mu mwaka umwe, mbese bakabarore tubaho nyine uko abantu badusura basanga dufite n'ibyo bibazo bindi, abantu bati komera ihangane, buriya ijambo ihangane rirakomeye buriya, bakubyakira bikangora cyane. Yahise agubwo nkahariya abarapfuye ateye amaguru ako kanya. mukuru atarapfuye da, nanjye ntareye amaso ntabwo ari abe umuntu, yazamutse amaso nyareba ariko amaze kubapepera bose abasezeye. Ndavuga nti nuko nyine kuba buryo yari umusore, yari umukobwa munini cyane, nubwo yari yashizemo ariko yagifite ingufu, kurwana n'umutima we no gutera amaguru byamaze umwanya muremure nk'isaha. Ibaze kuba nahamagara abanyamasengesho n'abari ku hariya mu Meru, bose barateze baraza basanga umwana cyasamba, baraza barasenga, barategura abanyamasengesho bati ntabwo ari bupfe, abandi bati birakomeye, barasenga isaha rwose yarashize. Umwana ageze ati ngize inyama zanyu, umwana baratashye, ariko ubwo ntihari kuri izo enye abarapfuye kubyakira byaratugoye cyane. Hahandi abana bose bancitse mu rugo bariruka. Pole sana. Ntabwo byari byoroshye. Buriya nakubwira ngo gupfakara biraryana, mpamvu nahumuriza umupfakazi wese ngo ajye yireba yirinde, ariko mbere na mbere Imana gusenga. Uriya iyo wapfakaye uricara ukareba hirya no hino bikakuyobera, ukareba hejuru uryamye nta gitotsi ushobora kubona. Abapfakazi cyane cyane nibo nibo kwibandaho. Yego rwose. Aritwara uko yiboneye, ngabo ntekera, nta mugabo utaha ngaha. Nicyo nakubwiye ngo bwumvikane mbere na mbere, uriyo Imana iguhaye kumvikana n'abana, ikintu cyose kirashoboka. Hari igihe njya mba mu madeni nkaririra Imana, nkayibwira nkandika udupapuro, nkatwandika abana baryamye ku meza, nkavuga nti Imana ndakwandikiye nk'uko umuntu yandikira umugabo we aho yagiye gukorera, nanjye iki kibazo uzagisubize niwe ndeba nta n'uwundi, niba ubona hari uwundi dufatanyije wa Mana we uzambwembe mwake. Umuntu udafite agakiza afite akaga muri ibi bihe turimo. Buriya umugore umwe inzoga kumushobora ni nk'ako kanya ntagajya, uramubwira akabikisha bigasohokera. Narabirebaga na rero twana nsigaranye, nareba uburyo nakoraga mpahira urugo, nkabona ibyo byose birahagaze. Njye ntabwo numvaga ko nageze iki gihe nkiriho, nawe numvaga ubuzima burangiye. Kuki utasinziraga? Wabaga uri gutekereza iki? Wabaga ufite ubwoba bw'uko ari bugaruke? Wabaga ufite ubwoba bwo kwiraza? Nkubwire, wabaga utinye? ibyo kubivuga ni ibintu bikomeye cyane, ni ibintu biza. Nongeye kuguha ikaze mu kiganiro The Struggles of Single Mothers. Nk'uko mumaze kubimenyera, mama muri kumwe n'umubyeyi Denise. Mbanje kugushimira wowe mw'inshuti yacu, niba ari ubwa mbere duhuriye mu kiganiro. Nukuri iki kiganiro gihuza abamama bibana, nibo twibandaho cyane. Rero niba warakoze subscribe, ni inkunga ikomeye cyane waduhaye, kandi niba utaranayikora nukuri uyu munsi niko kanya keza ubonye ko kuyikora. Share, comment na subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bigere ku bamama bagiye batandukanye. Humura rero mu bintu byose uri kunyuramo, komera ibigeragezo uri kunyuramo, ndakwifuriza kubinyuramo nk'intwari, kuko Imana niyo ibasha kudushoboza twebwe ibyo tutabasha kwishoboza. Uyu munsi rero ndi kumwe n'umutumirwa wacu, reka tumuhe ikaze hanyuma atuganirize ndetse atubwire impamvu yaje kuganira natwe. Amakuru yawe? Meza. Eze neza gake by'iki gihe. Amazina yawe witwa nde? Je nitwa Uwimana Christine. Uwimana Christine. Christine, amakuru? Ndaho ubuzima busanzwe bwa hano hanze rwose, Imana iri kumwe nanjye, ndabona ari ibyo. Nukuri ndabona uri umubyeyi mukuru. Nukuri nishimiye kukwakira mu kiganiro cyacu. Iki kiganiro wari usanzwe ukizi se?
ntabwo nyizi nanjye mfite amatsiko yo kubumva no kuganira namwe. Ni ukuri Imana yo mu ijuru iguhe umugisha. Kuki wahisemo kuganira natwe? Ko numvise mufite intego nziza yo gukurikirana umubyeyi uri mu buzima nk'ubwanjye. Imana iguhe umugisha. Inkuru yawe urumva izafasha iki abandi babyeyi? Inkuru yanjye ni inkuru yerekeye mbese ku bagore b'ibana, cyane cyane bapfakaye kuko ari rwo rwego ndimo. Yego. Cyane kandi ku bapfakaye bakiri bato nibo mba ngira ngo ngire inama. Yego. Imibereho turimo mu buzima bwa none, ariko nyine umugore ntiyitinye nyine kuko nanjye nagiye nca muri byinshi kandi ndabona ndiho, kandi n'abana mfite ndabona bariho nta kibazo. Ni ukuri Imana iguhe umugisha. Rero uri imbere y'abamama benshi ndetse n'inshuti z'abo bamama muri iki kiganiro cyitwa The Struggles of Single Mothers. Ugiye kutuganiriza inkuru yawe, uyivuge neza kandi wumve wisanzuye. Ni ukuri Imana yo mu ijuru ikuyobore. Uhawe ikaze. Murakoze cyane. Yego. Njyewe ubundi inkuru yanjye numva nayitangirira aho nahuriye n'ibibazo. Mbere njya gushaka nabonaga ari ibintu bisanzwe, mfite umugabo nta kibazo, nkabona nta bibazo bingoye kuko ntabwo ari uwo tubifatanyije. Yego. Ariko nyuma naje kwisanga 2018 n'ebyiri z'ukwa kane nibwo nabuze umutware. Mu buratari arwaye afatwa nka none, ndetse dufite ibirori bucya dufite umwana uri buhabwe ubutisimu. Umugabo arwaye ariko bitari cyane, avuga ati hahandi umuntu avuga ati reka ne kwica ikirori cy'umwana nzajya kwivuza ejo ibirori byarangiye. Yego. Ubwo nyine ubwo butisimu buraba, turara turwaje umuntu ariko atari indembe ku buryo wavuga ngo urabwira abantu ngo umuntu yarembye. Bucya mpamagaza moto mujyane kwa muganga, mutigeze aho mu rugo umugabo baragiye. Yego. Aba yitabye Imana. Ntabwo byari byoroshye. Byabaye urugamba rukomeye, kubyumva kubyakira byarangoye, abana birabagora. Ubwo nubwo nakubwira urwo rugamba bwo nari mfite abana bamaze gukura. Harimo umukuru icyo gihe yari afite nk'imyaka 15, kuko ubundi umuntu ukuze. Yego. Kuko twari dutanye imbyaro 7, ariko hariho 5. Babiri hitabye Imana, umwe icyo gihe akiriho, undi yapfuye nyuma ye. Babona ujya ntangira inkuru neza, kuko ubwo mw'urwo rugamba nkubwira, umugabo yapfuye kuri 2 z'ukwa kane. Umwana w'umukobwa warangije kwiga muri 9 apfa kuri 4 z'ukwa 8, mpamvu nabyiteranyaga mu mwaka umwe. Pole sana. Ubwo umugabo amaze kwitahira rero yasize mu rugo ari amahoro, ariko kuwo mugoroba bapfa. Hahise hafatwa umwana w'umukobwa wapfuye nyuma ye. Yego. Afatwa n'ibintu ubona byazirimo n'ibyishe umugabo. Afatwa n'ibintu byaje biramufata neza ntiyongera kubasha kuvuga, tumutunga ameze nk'ikiragi. Umwana kumujyana kwa muganga nari namaze guta imbaraga no kwiyakira byanze. Ubwo yakurikiraga umukuru wari mukuru we niwe wamujyanaga kwa muganga, bakajya kuri moto bakagenda bitendetse. Yageza kwa muganga basuzuma bagasanga umwana nta kibazo afite. Bamuhamagara bagasanga nta kibazo afite, kuko twivuza ku kigo nderabuzima cya Kimata. Ni mu murenge wa Muhanga nyine niho dutuye. Yego. Umwana bamujyanye nk'inshuro zijya muri 5, abaganga bageze ati ntimuzamutugarurire, nta kibazo afite, nta ndwara afite. Yego. Nuko umwana baramungarurira. Tubaho nyine uko abantu badusura basanga dufite n'ibyo bibazo bindi, abantu bati komera ihangane. Buriya ijambo ihangane rirakomeye buriya. Bakubyakira bikangora cyane. Natekereza urupfu umugabo apfuye by'amarabira. Nareba uwo mwana udashaka kuvuga neza, yarafatanyije amaso yandeba ntashake kundeba, ntashake kuvuga. Haza umwana w'urubyiruko uba usabana n'abandi, yavuganaga n'abandi bose bamushungirwagaho, bakaza bati tujye gusura Zawadi, yitwaga Zawadi. Yego. Abandi bakaza bati umva rwa rugo rwaragenderewe, umugabo arapfuye n'undi arakurikiraho. Yego. Ibyo bikaba muri njyewe nkahora numva naranze abantu, naranze ikintu cyitwa umuntu. Ndetse n'uwazaga aje kunsura numvaga ntamukunze, nta rukundo nari mfite muri make. Yego.
narabibona ko ari amarembera, uko atavugaga niko atemeraga n'icyo wamuha cyose, yaba na mukaro. Ariko hagati aho ngaho ndashimira abanyamasengesho bagiye bamba hafi, barakomeza baraza mu rugo turasenga, ndetse uwo mwana yari umukorari ukomeye, yari umunyamasengesho, batuba hafi bikomeye cyane, ariko umwana aranga araducika. Ubwo nari mu nkuru za papa we, mbese ibya papa we byaratugoye cyane kubyakira, twe turabyakira. Mu gihe tukiri muri ibyo haba haziyeho ibindi, ntabwo byari byoroshye. Umwana abantu bose bati ntabwo byumvikana, kuba abantu bagiye gushira ku murongo ntabwo byumvikana mu mwaka umwe. Mbese biba akabarore ku misozi, biba inkuru ndende, abantu bose mbese birakwirirana ahantu hose, hahandi buri bifite ikibazo, ukabona umuntu wese aragutekerezaho, uburyo umuntu aguciyeho akakuvugura bimenya. Nawe iyo ugiye kunyura ahantu bakaba bakuvuza uba wabirangije. Mu mutima numva narakomeretse neza, nkavanga icyama nkatebera ahantu, najya guca konka nkabona icyama nkatebera, cyangwa Imana ikancisha ahandi hantu, since kuri bariya bantu. Bimbera ibibazo bikomeye, birakomeza bimbamo. Ariko buriya hari ikintu cyiza tujya tugira, buriya iyo wabashije kugera mu masosiyete arimo abantu, hari abantu bagera bakagukomeza bakanakubaka. Nabaga mu isoko, isoko rya Nyabisindi, batararisenya, baranarikoreyemo igihe kinini cyane, kuriya mwuga wansanzemo gusya isombe. Nari nzwi cyane ku buryo navuga ngo ibyo bibazo intambara nabayemo zose, abanyesoko bandi inyuma. Uwo mwana mukuru yaragendaga mu kazi kanjye, ubwo numva nabaga mu rugo nta mbaraga, nari meze nk'uwasaze. Bakamurangura bakamufasha. Yari umwana w'umukobwa nawe afite ubumuga bw'akaguru, ariko kurya abasha kugenda n'igisebe yazanye ku kaguru cy'ububyimba cyarameneka, nyuma harakira hajemo inyamaswa. Ubwo akagenda bakamufasha agacuruza. Buri Imana nijya buri kugenza abayo. Iyo wamaze gupfakara, Imana ifite uburyo hari hindura dosiye yawe, ikajya mu byawe byose. Aragenda akajya azana amafaranga, ndetse nabaga mu matsinda, akantangira itsinda, nkabona azanye amafaranga, ati baramfasha tukarangura, n'umukiriya uje wese baramuduha, nkacuruza nkacyura amafaranga. Ndabana iyo ni imirimo y'Imana. Niyo mpamvu navuga ngo inama nagira umuntu wese wagiye ahura n'ikibazo cy'ubupfakazi, aba akwiye kwikomeza ku Mana. Imana igira uko ibigenza, igira uko igenza. Imana ikunda imfubyi n'abapfakazi, nanjye ndi umuhamya wo kubihamya, kuko narabibonye neza. Icyo gihe nsigaye aho hantu nari mu muryango utankunze, nari mu muryango wa babandi bavuga bati buriya ubasha kugira ikintu uronka mu rugo rwawe bakabona ugize urugo, buriya abamama turi abantu dufite uruhare runini mu ngo zacu. Umuryango wawe rero ntubyishimire, ni umuryango ukunze kurya ubabaye uvunitse, babona urwo rugo bagahora nyine bahonda agatoki bavuga bati ariko ibyo byose sinabirebagaho, kandi Imana yantizagaho nigira, sinirwane nabo. Noneho Imana yari yarantije no gutura ahantu mu mudugudu ngiye ntegeranye nabo, nkumva biramfashije. Ubwo rero twabaye muri ubwo buzima, urwo rupfu rw'uwo mukobwa ubwo nibwo nagira ngo nsingire, kuko ibya papa we twari tumaze gusa nk'aho amezi 4 yari ashize. Abana ngenda mbaringaniza ariko babona uburwayi bwa mwene nyina. Ubwo urumva twari tukiri batanu, abana bari bakiri 6 nanjye wa 7. Bari mwene nyina ntarimo kurya, bareba ise yabavuyemo, kurya byari ibibazo. Nubwo byabonekaga, ariko ntabwo wabonaga abana barabyumva, kuko bari baragize ubwoba. No hirya babwira bati uriya arapfa, ejo hazakurikiraho undi. Kandi bana bajombaga ibikwasi bababwira. Nyine babona umuvandimwe watarimo kurya, ahora ku karaga aryamye, kwa muganga tugenda bakadutera utwatsi. Nanjye nabona byazambye, nkavuga nti Imana imbabarire, bazamwakire, mujyane kwa muganga bamwakire, azagwe kwa muganga. Ariko ibyo ntibibeho. Ubwo byaje kugera ubwo noneho mvuga ntusibye Imana yo mu ijuru ngiye kuraramira. Ndabizi neza ko ibisubizo by'abantu cyangwa gutabarwa kw'abantu kuva mu ijuru, rekuriya mwana mujyane mu masengesho. Abanyamasengesho barazaga bakarara mu rugo, bakahana gahunda, bamwe bakahirirwa. Ariko umwana kuvuga bigeze aho biranga neza, kurya biranga. Reba kumara amezi 4 nta kintu kijya mu nda y'umwana. Bigeze nyuma kuri finali neza, nanjye mbura imbaraga noneho zo kugira ikindi kintu nakora. Ndavuga ntimujyanye kwa muganga, ngere mbihambireho muhasige ndebe icyo bangira. Ni kwa kuntu umuntu yiyahura. Ubwo se yari afite imbaraga, nazanye umumotari
umwana ndamutunganya neza mukubita kuri moto, maze kumushyiraho ubwo urumva ibiro byari byarashize, yari ntawe rwose, nta biro yari afite. Nanjye njyaho ariko feri zari zaramaze gucika mu maboko ye no mu maguru hose mbyumva, nasa nk'ugiye mukikiye kandi ari inkumi. Turagenda ku buryo nananirwa najya kurekura nkumva ntaho gufata hari ukuguru kurenda gukora hasi. Ngenda mufasha buryo tugeze kwa muganga bati reka twaraguhakaniye rwose ntabwo tumwakira. Nyina agahinda karanyica n'ikiniga, barambwira bati rwose turabona nta burwayi afite, ntabwo uwo mwana ataka, ntaho turi burebe ngo arataka, ntabasha kuvanga, aravuga kandi hamurya yaherekana yakoresha n'amarenga, nta kibazo afite rwose, jyana Zawadi ni muzima. Bati we jyana mu rugo utegereze. Ubwo ndabyibuka hari umunsi wo kwa gatanu, hari umubyeyi twahuriye hanze arambwira ati tumujyane mu byumba by'amasengesho, barimo gusenga aha. Hari icyumba cyabaga ahantu ku Gasharu bitaga ku Itetero. Icyo gihe hari umupasiteri witwaga Felisi, yari atarapfa. Mujyanayo nsanga barimo gusenga, umudiyakoni wahakoraga yari muramu wanjye, nsanga nawe yakoze uwo munsi mu badiyakoni bahari, baranyakira. Pasiteri arababwira ati uwo mwana mufashe bimeze bite, ati nimumurekure mwese. Bose baramurekuye ariko ngiye kubera ko ububyeyi n'uburyo nzi nta mbaraga n'uburyo nzadaheruka kurya ngenda ati mubyeyi ati ndakubwiye murekure. Naramurekuye, nanjye nza kubona hari ko ari imyuka mibi. Yaramunyakiriye, we yihagarare nka hariya, aramubwira ati ngwino hano unyengere ugere hano ndi. Bamubwire ibibazo afite ati nimundeke naze mu izina rya Yesu. Umwana atera intambwe imwe nkabona agiye kwikubita hasi, najyanye ati igirayo ntumukore. Aragenda uko agenda pasiteri akigira inyuma, uko agenda pasiteri akigira inyuma, ntageraho yaguye. Ariko kubera imbaraga zo gusenga, uwo mwana yaje kumugera iruhande, aramubwira ati witwa nde. N'ijwi rye ryaragiye, kuvuga ntiyabishoboraga, aradidimanga nyine, avuga izina ryo kumva ntiryumvikana. Pasiteri arasenga ahamagara Imana. Umwana arongera arabivuga, yamusubije inshuro zigera nko mu 10, bigeze aho aravuga neza. Aramubwira ati tera haleluya 5. Azivuga mu mbaraga nkeya nk'ebyiri, izindi aratora aravuga cyane. Numva nshimye Imana, amukora mu ruke arasenga. Nuko abanyamasengesho baravuga ati reka dusenge, pasiteri ati mwihore mu mundekere. Aramusengera, amaze kumusengera arambwira ati wemere wigore, mu gitondo ngarura uwo mwana saa 2 zagere wageze hano. Ni cyane. Turatega turataha, yahobeye abantu bose azi, habaramukije, nanjye yampirukiye yankunze, mutegera moto turataha, ngura imbuto nadaraga ibintu byose bigapfusa mu rugo. Tajyana nsuka ku nkoko nkiri imbere y'uburiri bwe. Bana regutse ariyeguye, araturikije rimwe aratangira arariye, Imana icyubahiro. Nuko ko yari hahandi nyine ubona nta tubaraga afite kwa kutamenyera kurya. Ndamubwira nti dore akadoho nugera gushaka kwihagarika wihagarike. Nuko abana barishima cyane, bose bagakuvira n'uburiri bwe, ariko bagezeho barasinze bajya kuryama. Turaryama buracya. Njyukira kuri ya gahunda yo kuva ngo nzinduke dusubire hahandi. Umva hari nka saa, ubwo bwakeye kwa gatandatu, nka saa 12 zuzuye. Ndabanza ncisha keyo mu rugo, ngiye kumva numva umuntu akubise urugi. Ndebye mbona ni warabyutse. Nturizanye ati ndizanye. Asa nkujya kuri toilette, niko no guteza akadobo nk'abandi mama wawe urajyaye. Waruhera kwikubita hasi. Umwana atereka data ibyo ntibikugore cyane. Ati ndagerayo, ni kandi uragwamo, ati ndagerayo. Ariko ageze aho ati tanse naho ngiye, mbona arahinduye. Ubwo hajya kuri toilette yacu ni hagati y'inzu bararagamo n'igikona afatarya. Nishantu utikubita hasi akira agatebe, nzana agatebe kagufi yanicaraho. Aricara. Aramukorwa we, aramukorwa cyane. Ndamubwira nti iyi nimbeho ya mu gitondo irimo gukubita kwisubire kuryama. Agira gutyo. Noneho abandi bose bumvise ngo yabyutse, bumva umuntu nganira nawe bumvise ko ari we watanze kubyuka atajyaga yiguka hari. Babyuka umurongo bose baza biruka bahagarara nka hari amatara ari barazenguruka gutya. Abari bayicaye ku gatebe gutya. Ubwo agira gutya azamura amaboko. Azamurira rimwe rwose neza nk'umuntu witeguye. Ahera hariya kuba ari hariya arazenguruka bene nyina bose ati yahise agubwo nka hariya. Abarapfuye ateye amaguru
ako kanya mukuru we atarapfuye da nanjye ntariye amaso ntabwo ari ay'umuntu yazamutse amaso nyareba ariko amaze kubapepera bose abasezeye ndavuga nti nuko nyine kubera uburyo yari umusore yari umukobwa munini cyane nubwo yari yashizemo ariko yagifite ingufu kurwana n'umutima we no gutera amaguru byamaze umwanya muremure nk'isaha ibaze kuba nahamagara abanyamasengesho n'abari ku hariya mu Meru bose barateze baraza basanga umwana cyasamba baraza barasenga barategura abanyamasengesho bati ntabwo ari bupfe abandi bati birakomeye barasenga isaha rwose yarashize umwana ageze ati ngize inyama zanyu umwana baratashye ariko ubwo ntihari kuri izo enye abarapfuye kubyakira byaratugoye cyane hahandi abana bose bancitse mu rugo bariruka ntabwo byari byoroshye rwose biruka ku misozi abanyamasengesho ubwo baramfashije buri wese akiruka ku mwana mbona barabagaruye turabakingirana ariko ubwo nanjye nakubwira ngo nababikoze njye sinari mpari numvaga neza ibyanjye birangiye aho naguye aho nabo barasengaga ngo bamfashe niko bambwiye nyuma nuko inkuru irakwira ahantu hose buri inkuru mbi izenguruka vuba byihuse amatelefone acicikana ati n'abana ku murongo nabo bagiye gushira bose bazagenda inkurikirane bose barangire bakurikire se bati imiryango iramaranye imiryango yayo bamaze ibyo simbifate ariko hagati aho nakuvuga ngo abanyamasengesho ikintu bakoze ni igiki kubera kumva hirya no hino bari mu nkuru z'iwacu aho bagiye bose bari mu nkuru z'iwacu ku isoko byabaye inkuru ikomeye cyane ari abakiriya bampahiraga hari ku munsi w'isoko umukobwa yapfuye ari ku munsi w'isoko bose barabimenye ubimenye wese agahita yiyandikisha isoko rya Nyabisinduriya ifite abayobozi beza ahantu uba ubaye uri kumwe n'abantu mubanye mufatanyije mu isosiyete urimo iyo abayobozi ari beza abantu bose bagira umutima muzima bafashe amatagisi bariyandikisha baza kudutabara ariko nashimye Imana ko iyo ugaragarije umuntu urukundo abandi bose babigendamo abantu bose bangaragariza urukundo bafata imodoka baraza buriya rero hari ikintu tujya duhura nacyo buriya abantu gutabara ni byiza pe ariko ni ukuri narebye abantu baje nabyo numva bibashije gusa nk'ibinyubaka buri wese nzamubwira ati komera ibintu bibaho ihangane komera ariko ubwo nakubwa ngo ntabwo byari byoroshye umutima wanjye numva waragiye neza numva nta rukundo mfite nubwo nabarebaga nkavuga nti byibura baje kumba hafi naravuga ni narutanze iwanjye habaye mu mfu ejo bundi habaye isanduku none haje indi kubyumva byari ibintu bikomeye cyane noneho hari ukuntu buriya tujya duhura n'ikibazo cy'ubukene umugabo wanjye twari tumaze igihe twimutse tuba aho hantu twabaga yadusize hari ahantu mu nzu iri ku muhanda idashobotse nkayitekerezaho byinshi nkavuga si iriya nzu niyo iri mu rupfu twese tuzarangira ese nzayivamo abana bajyane hehe ariko ndihangana iyo nzu uko nyirimo abanyamasengesho ntabwo bakwibirindira iwacu nakubyaho kuba nkihagaze ubu ni abanyamasengesho ubundi numvaga uwo musozi narawanze ngomba no kuhava nuko rero twari dufite gahunda buriya bajya bavuga ngo nta muntu upfa adasize imishinga uwo mugabo yari umuntu ushaka kubaka agasenya kubaka ukavuga tumva ibikoresho twarabyegeranyije ndetse n'amafaranga tuyafite dufite n'inka mu nzu zirenze nk'eshatu burya aba ari nyinshi ku muturage uri mu giturage mu kiraro nkavuga ati ibi byose nzabigurishiriza rimwe ariko twubake neza nuko ibi byose nkabikurura nkareba iyo nzu y'akabari twaguze turimo idashobotse nkareba abo bana nsigaranye nkumva inkuru ko zose bazashira buri gihe umwe azakuganiriza undi akakuganiriza harimo ababa bakubwira iby'ukuri harimo ababa bakuyobya hari uwazakambwira ati n'iyi nzu bafite ibyo bokeyeho n'iyi nzu yahoze ari iya kanaka ibi ya kanaka none uzakora bukore ibintu iwacu nigeze mbona bakora ntabikorane abanyamasengesho bati komera ku Mana iyi Mana ni ishobora byose komera ku Mana umugabo wanjye rero umusilamu
bati ntiwamenye byose amuha barabatoreye ntiwamenye ibiki bakambwira byinshi cyane umva mu mutwe njye narayo umbwira nageze aho numva ndavaneka ntumbira inzira imwe nubaha Imana ibindi byose mbyihorere ubwo ndabyibuka nari narashatse undi ni umukatolike ariko umugabo akanshishikariza ngo njye mu basilamu mbagiyemo mbajyamo nk'ukwezi mbona sinanabishobora ndabareka mbaretse arambwira ati iwacu twari dufite itorero rya Anglikani ndetse kera nari mwarimu nava mu matorero rero yose uzajya mu Anglikani nibo nemeye nta bandi niba Isilamu ikunaniye narayimunanije ku buryo nawe yageze arabireka atajya mu Anglikani nubwo abana niho basengeraga babyumva cyane imiryango turimo hose ari Anglikani abana bagasenga bakaza bakambwiriza nkafashwa nkanishima ariko nakubwira ngo urugendo rwo gutangira kuza mu nzu y'Imana no gutangira gusenga byaranyubatse kandi nabifatiye muri urwo rugamba muri ibyo byago byanjye bibiri byose uko byashubiranye nkabona mu mwaka umwe navuze nti niba abantu barimo kumbarira iminsi ku ntoki ko abantu bazashira ku murongo Uwiteka niwe wabampaye reka nanjye ndebe Uwiteka bari we nkorera ndebe ko abana zabo manambye akanjyana ariko Imana yanyiyeretse ni ukuri uwo mukobwa yamaze gupfa bimaze kuba urugamba bikomeye mfata iya mbere urumva umugabo nubwo yapfuye abasilamu baramusigana ntibamushyinguye Abanglikani yari yarataye ntibari kuza kumushyingura bamushyinguye nk'ugiye kujugunya ibyo byose byambereye isomo bimaze kumbera isomo nyine negera Imana nzi icyo ngiye gukora negera Imana nzi icyo mparanira icyo nshaka negera Imana mvuga ngo umubu nsigaranye bose sinkubwira ko umwana yafashwe yarayabatijwe papa yararwaye yabatijwe yashyinguwe neza cyane Imana inyereka ibyago bibiri inyereka umwe apfuye adafite aho abarizwa uburyo ashyinguwe inyereka na wa mwana uburyo apfuye yarabatijwe itorero riramushyigikira mbona agiye kugiza ubukwe bwiza cyane ibyo bintu biranyubaka rero biranyigisha njya mu nzira zo gusenga abanyamasengesho ntibahavuye ndetse harimo abo njya nshima bajyaga baza nababwira ibibazo mfite nk'uko bakansanga bakambwira bati imbogamizi ufite n'izihe bagaca inyuma abandi nijoro nko mu masaha yo kuryama kwa kundi abantu baryama saa 4 saa 5 nkumva ababyeyi bamwe barakomanze bagenzi banjye nabo bapfakaye bakamba hafi bakaza bati ubundi banyita Mamazakiya nkikaritsiye niko banyita no mu isoko niko banyita no mu muhanda niko banyita nta nuza amazina yanjye uvuga amazina yanjye sinzi ababimenya ni bake akaza agakomanga gakeya ati Mamazakiya mwaryamye ni ukuryama iki se ko nubwo tuba turyamye umuntu wabareba atese yaje imbere arambaza ati mwankundira ngo nyenze iki gihe tuganire muhakaribu ntibaza uko wabungiriye uko ndaramfite ubwoba numva agakomye ntiwabugize neza umubyeyi yitwa Brigitte yamuragiye Brigitte Imana ijye mu mugisha sinjya mwibagirwa sinshobora no kumwibagirwa musabira umugisha uko buje nuko bukeye hagati aho nakubona nta mwana waryaga ubwo umuto amaze gupfa noneho byararangiye neza kurya bikaba ikibazo ndabyibuka umuntu yangiriye inama tuzashaka inkoko cyangwa ugura iparato ibyo ubonye ugisukaho ubigisha ubaganirize neza ugerageze nyine wowe ugireho uko bukuru ujye ukoraho ubabwiye nabo bakoreho nibabona mukoreraho rimwe bazajya barya nkabizana rimwe na rimwe nkisunga umuntu wawe ntabwo twakunze kuba twenyine ntabwo twaburaga abantu bo hirya no hino baza kudufasha kubana natwe nuko ubwo bakarya bike buri gihe meza yacu yaragaho ibiryo akaza ati sikumva umuntu amutarya bimeze bite nkamutekerereza ati babwira bose nkasanga bose bari maso bagahita babyukira rimwe bakaza atari ejo hazapfa undi bateka tujye gusenga atazagenda undi nuko umubyeyi akavuga ati reka turirimbe gakeya abantu bararyamye turirimba indirimbo yo mu gitabo agashaka ibitabo bya kantike akazana buri wese aririmba uko abyumva mu mutima akabaha ibitabo bukeya mu mutima buri wese aririmbe tukaririmba akigisha ijambo ry'Imana ndetse akareba mu mwaka ati dusomera aha yangiza akabigisha nanjye akanyigisha akambwira ati urwo rugendo niyo nzira nawe niko yabayeho n'abana bakabaha ingero akabereka ati kandi mujye mukunda mama wanyu mwubahe mama wanyu dore uyu nguyu ni ubuzima musigaranye niwe ugiye kujya bareberera kandi hamwe no gusenga Imana izabikora akabereka akabaha ingero za mama bubashye Imana akabereka abana babo akabereka iki bakabona ni byiza koko ni ukuri abana barabyumvira bakajya baza tugasenga twasemva
imyaka myinshi yabaye iwacu rwose, Imana ijya imuha umugisha pe, ntiyabirambirwa, ndetse akararika n'abandi banyamasengesho bakaza ku manywa, ariko ntawe yabwiraga akajya agaruka. yego disi. nuko tubaho muri ubwo buzima, nkundisha itorero nkarijyamo ndikunze, Anglikani mba hafi, pasiteri kuko yazi ibibazo byacu nawe akamba hafi, mbese ubwo abana ntangira kubigira. ubwo uwo mukuru yari yaribatirijwe, nakubwiye wajyaga ajyana murumuna we kwa muganga, wapfuye yari abaza kwibatirizwa, abasigaye bose hasi ntawe warubatije. ndabigira abana, famiye yanjye iramfasha, yambwiye imba hafi cyane. famiye yanjye natwe ubwo twari imfubyi, ariko ari njye wabareze mbajyana no gushaka, barumuna wanjye bose ari njye mukuru. ariko ubwo Imana njya nyishimira, yabagiriye neza, bose bafite ingo. uwo munsi reka tuwutegure, barawuteguye bawukora neza pe, abana bose barabatizwa, babatizwa rimwe. nuko haba ikintu kidasanzwe, nanjye numva nkunze Imana, itorero kubiza riba mu ruhande rwanjye, rigendana nanjye, abana bagira ubwo itorero barikuriramo. ubu ni ukuri, ndi mama w'abasore n'abakobwa, ariko buriya hari ikintu kijya kiba nk'imbitsi. ubwo nakuvuga ngo hari igihe nahagaze kubyara, umugabo ajya gupfa ndabyara. yapfuye mfite umwana ufite umwaka n'igice, mfite n'undi w'amezi 7. basa nk'abangana, ariko basaga nk'abangana, kuko iyo nabaga nteruye uwo muto n'undi nabaga ari hafi yanjye atashaka kumva iruhande. bari muri kirani. ariko mu rugo hari umutekano, kuko n'ubundi ntibyambuza gucuruza, nacuruzaga umugabo akabasigana, n'ubwo mva babangana gutyo. we yakundaga kurwara sima, ariko atari hahandi amugeza kure, yakoraga hafi y'urugo, bakaba hafi aho ngaho. warongeye kwiga nayo nibi bakamfasha abana. rwose urugo rwacu ntirwasabaga umunyu, twari abakene nk'abandi bose, ariko bataraba gusaba umunyu, twari twihagije. ibibazo abantu bafite nk'eshatu harimo n'ikamwa, nta kibazo twari dufite. ni ukuri, dufite n'imirima duhinga, ntihetse myinshi, ariko iyo yose yadutungaga, hamwe n'utu twose mvana ku isoko. uriya umuntu wo ku isoko ntagapfa gupfa. ushaka ko ufite umufuka w'umuceri mu nzu, nanjye nkazana icyo kiro buri munsi, ariko ukarya umuceri nanjye nkawurya. nibyo rwose. inyanya sinzi ngo zirahenda cyane, uko bimeze kose ngomba kurara nziriye. ibyo nabyo nkabishima Imana. uwo mukobwa mukuru yaragerageje, akajya nakubwiye ko yamugaga ukuguru, kwiga byageze aho biranga, ariko aba uruhande rwanjye. ubu nkubwira ngo yamenyereye isoko, nuko yagendanaga nanjye. nuko we yabaye umunyesoko, yaje kuba umunyesoko, amenyera isoko. na n'ubu ari mu isoko rya Muhanga riri rikuru, aracuruza inyanya n'intoryi n'amakaroti, nyine ibintu bijyanye n'imboga byose. ubwo nakubwira ngo muri abo bana nari mfite bato, bakurikiraga umusore, bari mu muhanda arimo aratwara moto. ubwo yari arangije kwiga nayo, nibaze nabyaye uwo muhungu umukurikira, undi arangije kwiga nayo. ubwo nari meze nk'umuntu wumva ko atazongera kubyara, ariko byari ibinkungurira. abo bana narababyaye, isasi gatabareze. ubwo n'umuhungu n'umukobwa nasiganye dutoya. ubu ndabafite, umwe ariga mu wa 4, undi ariga mu wa 2. ubwo nibo bana bangoye, urebye mfite bangoye cyane, mbese mpagaze ku buzima bwabo ku buryo bigoranye. mu wa 4 primaire, n'undi wo mu wa 2 primaire. ubwo rero uwo muhungu ari inaha aratwara, undi uwo mukobwa ari mu isoko rya Muhanga, aranashatse, wabyaye rimwe, mfite umwuzukuru. mfite n'undi mukobwa rero, undi w'inkumi nyine ukurikira uwo musore. ubu nawe turi kumwe mu nzu, niyo turi kumwe mu nzu, niyo tujya inama. nawe naje kubona arangije kwiga nayo, ndamureba ndavuga nti umwana sinamurekera mu rugo, cyangwa bose bajye ku isoko, mwegereza bari abantu baba bakora ibintu by'imisatsi. twabanaga ku isoko, tuvugana amafaranga ajya mbishyura buke buke, mbona ndayarangije. kugira amahirwe nawe abikora bikunze. buriya usenga Imana, ubwira Imana, uyihendahenda uti rwose nubwo nkora uyu mushinga, ariko bizagende neza, uyu mwana abifata byumve. kuko hari umwana ujyana mu kintu akacyanga, cyakagisuzugura, cyakabidangare. hari n'abajyaho bagatwita ndeba bikabananira, bakagaruka mu byaro. ariko yabikoze abikunze. buriya iyo ufite famiye kuba hafi, impanuro utanga n'undi wo hirya mu bavandimwe no mu banyamasengesho, bose bahuriza ku muntu, agira icyo yumva. baramumfashije nawe, ubu arinjiza amafaranga, singiye kukubeshya pe. iyo naburiye hamwe, nawe agerageza guhaha. iyo abona hari ikibazo bene nyine bafite, njye nta mikoro nk'ubu. amasoko yarananiye muri iyi minsi, kuva iryo soko rya Nyabisindu barisenya, byabaye ibibazo birebire. nagiye mu rya Muhanga ndikoramo amezi 5.
5 ngezeyo nsanga harasabwa amafaranga 20 bya buri kwezi n'10 ry'umuriro kubera ko nakoreshaga imashini 30 rero buriya kugira ngo ubu uri mushyashya mu isoko nta bakiriya uragira. Abakiriya nari mfite n'abasize muri kariya gace wansanzemo. Ndabireba mu mezi 5 nkabona njye ntacyo nkora. Abandimwe nawe babwiye ati wakwihanganya ugakomera kuko natwe ko tumije ugeze mu isoko rinini tukaba tukurwanaho rwose tukagushakira abakiriya wakwihanganya. Ariko njye nkabona bitazaca mu kwezi nkabona kuri huse cyane. Nkatanga amafaranga mbona nyakuye mu rugo nkabona ndi gusenya ahubwo kugira ngo ngire icyo ngeraho. Nuko ubwo wa mukobwa nawe yakoraga hafi yanjye. Niko nawe yagiye mu iryo soko rya Muhanga. Ari umukuru bose ariho duteraniye. Tuganeka mbihareba ari abana bakiri bato. Niba uri ari mu misatsi akaba abasha kubona icyo gihumbi azacyegeranya abona amafaranga yo kwishyura isoko. Nanjye mbe nagumye inyuma njye kwegera abana njye ndeba uko mbigenza. Nagumye mu rugo maze kuguma mu rugo uriye iyo wapfakaye uricara ukareba hirya no hino bikakuyobera. Ukareba hejuru uryamye nta gitotsi ushobora kubona. Nta gitotsi ushobora kubona kuko nitekerezaga ubuzima bw'abana banjye nkabona ejo habo ni ngewe nk'uwo munsi ni ngewe uko imeze kose n'ubuzima bwanjye. Nta muntu kwigiye wabwiye ikibazo cyawe kuko buri wese arwana n'ibye. Nuko ubwo rimwe ngahinga ndi kukubwira mu buzima nabayemo mvuye mu isoko rya Muhanga. Undi minsi nkajya i Nyabisindu. Nabanje kubona ahantu njya ku rubaraza mpatera iyo mashini yanjye. Ariko meze mu kiraro na biriya byatoweho bagasenya. Hahandi barahasenye narindi mashini ndayibika. Ariko kubera kubana n'abantu barakubana n'abantu n'ibyambere ni byiza cyane. Bazi ibibazo ufite noneho. Mpora n'umubyeyi arambye ati jya wicara hano sinzi kurangura. Wowe uzi kurangura ufite n'abakiriya. Njye imashini ndayifite buriya niko tuhakorera. Ndarangura yabona umukiriya akamuma nanjye babandi bose banguraga iyo bambonye barampahira. Nkasya ku mashini nayo nkamuhaye gushesha. Ni Imana yabikoze, ni Imana yabiteguye kubera ko yarize ikibazo mfite ntabwo ari ku bwanjye. Nta nubwo ari ubwenge bwanjye. Ubwo nyambasabira umugisha cyane. Buriya nakubwira ngo gupfakara biraryana. Mpamvu nahumuriza umupfakazi wese ngo ajye yireba yirinde. Ariko mbere na mbere Imana gusenga. Gusenga niryo shami nibwo buzima mbese. Nibwo buzima. Iyo usenga Imana ntigigutererana, ntigituma ukorwa n'isoni, ntigituma wo gushungera, iragukingiriza ikagushyira mu mababa yayo. Ibyo byose ukoze Imana ikakubijyamo. Nk'ubu nakuvuga ngo igihe nireba nawe n'ibyo ngezeho. Afwese ni ngewe. Sinakubwiye ngo umugabo yapfuye dufite gahunda yo kubaka. Inzu nazishyize hasi pe. Ndavuga nti hari igihe babambwa ko izi nzu utari nzima wa mugani zikazubakiyeho ibintu ndazirimbagura. Abantu batari ko abagore barigerereza koko. Uriya mugore harerekana ko umugabo se tarashoboye. Nibyo byose ubimbwe ngombwa ntiyo ugenda mu biganiro nabo muba muri kumwe. Narebwa nkabona ya amafaranga n'ibiryo bihiye. Yego rwose. Minsi mike sinzayabona. Gira abavandimwe banjye ninkomeza se kuyacunga amafaranga ko ari mabi nkashiduka abuze aba bana nibakora bazavuga ko ibyo se yavugaga byagiye hari ababiriye bazemeza ko twayasangiye. Ngiye kubyinjiramo uzavuga azavuge. Yego. Ubwo nkasenga ariko uwo mukuru akamba hafi ni ikigaba kamfashana n'ubu nta kibazo cyamera nawe nta cyamuherana mu rugo rwe. Mpari icyo mwarushije gihundi. Nuko amafaranga arambwira ati nge nzayacunguza ajya yakora aho uko nkubwiye ayashyira kuri konti ye. Imishinga turayikora da. Inzu nyihera hasi abayobozi bati ntabyo wabasha. Ntimuyobone yegera gitifu yari umuntu mba hafi. Buriya nakubwira ngo hari ukuntu abamama tujya twitinya tukanga kujya mu nzego z'ubuyobozi. Ngiye buriya navuga ngo hari n'amahirwe nagiriwe hari ni Imana yari yatangiye umugambi wanjye kuva kera mu bibazo byanjye Imana yarabiteguye. Yego. Ntago nakunze kwitinya cyane. Ndabyibuka nkitangiye kujya mu nzego z'ubuyobozi. Umugabo ntiyanguraga n'umugabo abandi bagabo barabibangira. Cyangwa akavuga ati bitewe nuko yabaga nitwara ubona nta burara nta burara nigeze pe. Nta n'ibyandangazaga nagiraga. Yabonaga n'akamaro mariye urugo akabona ko ibyo nkora bijya imbere. Ndabyibuka hacyaduka ibyo bitaga agenda. N'ubu birakora. Batuye abadamu mu nzego z'ubuyobozi. Ndabyibuka kera bahitaga byari akagarira aho cyose umudugudu barantora.
ndabyibuka mpagarira nari nshinzwe amajyambere mbibamo bakabona ndakora neza abaturage bakanyiyumvamo mbese nakubeho ni birebire naje gushinzwe amajyambere nyuma mba perezida wa gacaca muri ako kagari nyuma baza kuntana no ku rwego rw'umurenge njya kuba umwanditsi ubwo nakubaho gacaca nayikozemo igihe kinini cyane mbese nubwo amavuga rikijyana mu mudugudu mbese icyo mvuze cyose baracyumva kugeza ubu nigeze nefu umudugudu wacu ubwo rebyo nabyo nkabishimira Imana kujya mu buyobozi burya iyo ari ikintu wahuriyemo n'abayobozi babyumva cyane mbabwira ngo ngiye kubaka ndabyibuka ari gitifu wacu na sedo bose baranyumvaga barangigikiye barambwira bati nubwo tujya turushya abandi bakagira mu rwego rwo hejuru bashaka ibyangombwa niba wumva wiyumva ukaba wiyizeye gerageza gitifu amba hafi akambwira ati rwose uzakora uko ushoboye kose nawe njya musabira umugisha nkanamukunda cyane ati gerageza niba ubona wishoboye nzagerageza ariko twashyiragaho itafari bugacya yahageze akavuga turamugura azabishobora bashyiraho itafari bugacya avuga turamugura azabishobora niko inkuru zamubwiraga ati baranaye kubaka umugabo yahari se urazabishobora uriya abantu bagupinga ukwinshi wese akuvuga uko abyumva wese akuvuga uko abyumva abandi batese azabuzwa n'iki abagabo bagira igitarama ni bake siriya moto atahaho ntabwo ari iz'abagabo bazayubaka abona aho bamwinjirira nyine ibigambo nk'ibyo nibiba bibura ariko njye nkavuga nti njye ntabwo nkunda umuntu umbwira bene ibyo ababivuga ibyo birabareba haba ntuntinyutse w'umugabo akamubwira nti nawe zagerageza urebe aho ugenda bakwakira ibyo wubakayo nuko ibi bintu tubigenza neza wa mwana wanjye arakomeza mba hafi inzu turayubaka inzu iruzura burya iyo umuntu abona uri muri gahunda nziza abona ufite n'intego habona ibyo urimo gukora bigenda bitadindira nawe bigira ibye umuryango wajyumba hafi bakaza bagahengeza bakara aho bigeze umuntu agashyiraho urugi undi akaza akambwira ati iyi mifuka ibiri ya sima aho ngaho gutyo nshiduka inzu yuzuye mbona irasakaye babayobozi nabo bavuga bati nibyo kuko umuyobozi nawe avuga ati iriya nzu nihara kandi ntuye ku muhanda gutya ku isantire bati ni ubuyobozi bwo hejuru niwo manuka buzaza butugirire nabi ariko Imana yaramfashije niyo yabikoze yo kabyara ibintu bigenda neza mbona inzu ndayisakaye mbona inzu irakinze nyine ntiyubatse neza ngo byararangiye byo kubaka kugira ngo birangiye biragoye hari ibiburamo byinshi ubu nta parafo ndashyiramo ariko agasima karimo mu bintu bijyanye n'isuku naragerageje mbese iyo uyirebera inyuma ndetse abayirebera inyuma bifuza no kuyigeramo imbere ariko sindabirangiza ariko njya mvuga ko Imana izabikore yagerageje ikagereza aho ngaho n'ibindi izabikora nakomeje tumaze kubona aho nkira abana bari mu nzu itabazabavira cyangwa ngo mvuge ngo ejo izabagwira ndavana Imana ishimwe n'akaruhuko kakageraho gasigara yego rwose nuko ndakomeza rero ndaduyaduya Nyabisindi naniye isoko rya Muhanga ku buryo ryananiye naryo hariya ndi rwose turarya iyo nabonye akabaraga nkajyeho turarya iyo nabonye binyobeye mpamagara umwana nishana umunsi njye wambanye mubi akavuga ati muri aho mufata ibintu bimuteke cyangwa se nawe yahagera imbere yanjye ngasanga batetse ibyo nabyo mbishimira Imana iyo mu rugo hari ubwuzuzanye nuko usanga ibintu bimeze neza usanga ibintu byemera buriya ujya inama n'abana ukabona zirahura ubwo ntabwo nakurangirije kuko buriya ibibazo mu rugo aba ari byinshi ntabwo nakubwira ngo uwo mwana nawe w'umuhungu ni Imana yamumpaye hari igihe ndeba ukuntu abana b'urubyiruko ba none baba ariho nkashima Imana ni wa mwana utari rwo hejuru yarezwe n'itorero yari umuririmbyi w'umuhangirikani aririmba mu babyeyi agira umwana w'inshuti Imana yamuhaye nabonye ari nk'inshuti y'umugisha umwana turabana umuturanyi aho ndi ku isoko aho ngaho barahamenyera bari abanyonzi bakajya baza uribuka igihe cya korona niho umwana yaretse kwiga arangije nari neza yenda gusoza yanga gusubirayo korona yamujyanaga ku isoko agakora ubukana ageze akuramo amafaranga yigura igare korona yarangije ari guza igare ati njye sinzasubira ku ishuri ndababara nkajya ndirira Imana n'umwana yanze kwiga n'ukuntu yari afite ubwenge naho nagasobanutse ariko no kwitorera akajyayo agasenga akaririmba akagira ati uwo mwana w'umuturanyi baza kuba inshuti kwa kundi umwe bambaraga imyenda isa inkweto zisa ibintu byose abana bakundana ku buryo bagenda rwose baba bazi ko ari abavandimwe umwana agera gutya bajya kwiga kuri stade ntibambwire bakajya bagenda bakabiga mu bya perime papa aho ngaho ngeze aho umwana arambwira tuzi n'ikintu ejo mfite ikizami ati musenge cyane aduha ibyifuzo turasenga igihe bwa mbere arashya arababara cyane ati nahapfushije amafaranga menshi cyane ntihangane arongera nyuma baragerageza n'uwo mwana bajyana
bagiye gutsinda hatsinda uwa mbere habatsinda uwo wanjye asigara ku gishyika cya mugenzi we ati none nsinze Gilbert adatsinze ntabwo byanshimisha ubwo nawe yaje kumusengera nyuma nawe aratsinda Imana ishimwe noneho njya ku ruhare rwo kuvuga umwana wese duhuye urugero rwabo bari banzi cyane bati mama Moyize Moyize urazaguma ku igare ko rivuna Moyize wamushakiye moto ntareba imibereho dufite mu rugo nawe ntiyangoraga ngo abe yankanika bati ko atayigenye itegeko izaba akanyobera mvuga amagambo make cyane nkashima Imana ntiyanywaga inzoga ntiyanywaga itabi ntiyaryaga inyama ibyo nabyo bishima Imana ko atajyaga mu bikoni nturanye n'ibikoni abana basesaguraho amafaranga cyane aho hose nta hamwe yageraga abana baga bari mu muhanda bakibaza bati uriya muhungu ateye ate nshima Imana niyo yabikoze rero ntabwo ari ku bwanjye aratuza cyane abo muhungu utuje nyuma agiye kumva numva arambwira ati ariko se mama bura nta kuntu twazaka keredi nanjye ya moto nk'abandi nkajya mu muhanda ntireka tuzabisengere nyuma ndetse nsanga yabyinjiyemo ati ndashaka kunyishingira bakampa moto byumva cyane nk'ibyanjye ndabona umwana wanjye nta bundi bushobozi mfite reba n'amasoko yaratunaniye ubwo amasoko yaratangiye kunanira ntagikora ariko nicyo nakubwiye ngo bwumvikane mbere na mbere uriyo Imana iguhaye kumvikana n'abana ikintu cyose kirashoboka amina n'ukuri bashiki be bakora aha ufite 100 akamuha ufite 50 akamuha barateranya bose bajya bakunda no korora ndetse n'ufite agatunga akagurisha baramuha batigaho genda ufashemo ntiba bemera kukuguriza mama ashaka icyangombwa kwishingire nyine wayiguye twese turafatanya twese mu rugo mbona arayibonye wamuhaye mugenzi we nawe yarakoraga inaha i Kigali yaragiye ubwo akamuhamagara rimwe na rimwe akamubwira ati ndagiye ntabwo yagendaga atambwiye ngiye i Kigali mbimenyera umujyi ese uzatwara iki ati ndagiye nzaba ntwariza abandi shaho uwo mugenzi we akamubera umwana mwiza bari inshuti pe aragenda barabana muri geto bakodesha nkumva ngo uwo nguwo wanjye atwara ku manywa undi agakora ijoro babana mu buzima umwana amenyera Kigali pe ariko ubwo nanjye ndi muri bya bindi ndi kwiruka mu byo kuguza igihe cyagera nkamuhamagara akaza tukajyana kongera akarara atashye i Kigali byageze aho biraduhira biremera baramuguriza moto ya 2,300,000 umwana yifite abarimo kwishyura shima Imana yashoje uwo mugambi ahegereje ikora arimo kwishyura rwose nta kibazo mba mufite gusa imba mpangayitse muragize Imana gusa mvuga nti Imana umugende imbere n'inyuma uko bwije nuko bukenda yihamagara nkayibwira ntabari wowe uzishyurira moto ntabwo basha mfite nta n'ubushobozi mfite uruhare rwo kurera barabasigaye mu rugo mfite urugamba rwo kurera uriya mukobwa nabo ntiba byoroshye buri mukobwa akiri mu rugo umeze utyo ubuhangayitse atarataha ubuhangayitse ariko ngashima Imana ko ari bigenza neza bagataha mu rugo amahoro nshima Imana ko nampamagara ati iyo maze kwishyura aramamagara ati ntuhangayike nayabonye nishyuye umva nshimye Imana ubwo rero mu rugamba nagiye mpura nabyo ni birebire ariko kugeza aho mpagaze ubu mpagaze ku Mana ni ku Mana ubu turi mu mibereho yo kuvuga ngo dutegereje ririya soko ubwo nabwo ndi ku ruhare rwo kuvuga ngo Mana uzongere mu mikibanza Mana bajya bavanga abantu barikoreyemo bazabanza barebe ko bafite ubushobozi bwo kurijyamo uzabikore kwiyubahisha nongere nsubiremo nongere imashini yanjye yongere yake mvuga ngo ndakorera iwanjye nongere mbone inzu yanjye mbone ikibanza cyanjye ubwo rero nizeye ko Imana izabikora ariko burangiye ndeba cyane ubuzima bw'umugore wapfakaye hano hanze kugira ngo umugore yakira byumve ni bakeya ni bake pe umugore aramara gupfakara hari benshi bagiye bapfakara nyuma cyangwa b'igihe cyanjye nkabara nakubwiye ko nagiye ndebera ko bagenzi banjye ba Kristo babanye n'Imana ndabibona irabarera ndabibona bafite imiryango ikomeye abana babo barakuze abana babo n'abanyamugisha nakubwira ngo bamaye urugero nanjye bagendaho nzi ko Imana igira neza ariko nanjye abanyumva rwose hari igihe yewe mbashije kugeraho nakubwiye ngo rwose ndavuga ariko ijyana mfite inshingano kwa kugenda mu manama menshi mu buyobozi runaka kubera kujya mu manama atandukanye kwa kugirwa inama n'abayobozi batandukanye hari iz'abagore tujyamo bihariye hari iz'abayobozi b'imirenge hari igihe yaba yamanutse nkaba mpari impanuro zose baduha nanjye mbaza kuzigira izanjye muri abo babyeyi turi kumwe mu cyaro mbageraho benshi nakubwira mu mudugudu ntashobora gusoza inteko atampaye umwanya ntibishoboka n'umunsi umwe mba mpari uyu munsi ni kuwa kabiri saha mba nahageze iyo mpari bazi ko ngomba guhabwa ijambo nkaganiriza abamama cyane cyane ubu turi ku cyerekeye isuku isuku niyo iri imbere mu bintu byose biriho isuku duhereye ku mubiri wacu n'iwacu mu nzu abamama bapfakazi rero bari abantu bakunda kwisuzugura cyane
njya nkunda kubasanga nkabaganiriza yego ndetse bamwe bakamfobya ate wowe uri umusaza uri umurwayi tutuna imbere y'akabari abantu baguhamagara bagurira icupa nahuye n'ibigeragezo mva ngiye kubwira ngo umuko wongeye kuri umubyeyi ntuye nka hariya utubari turi hano ku isantere neza bamwe barasakuje bati ntiyanywaga ntanywa inzoga atagiye kujya azinywa naho bazinyaye ariko ibyo barabibuze abagabo barahagarara bamwe bakampamagara abandi bakantumaho abana ati ngwino tugure agafanta Imana yangiriye neza yego ntabwo njya niyandagaza yego shima Imana ko ariyo yabimfashijemo ntabwo ari ku bwanjye ndetse abagore bamwe na bamwe ngo bakagenda babivuga bakanegura ati ikigoryi bakigura amafanta ntabwo amafaranga yabo ariko ikindi nakubwira cyo igitinyiro cy'Imana yego n'ukuri nyamara gupfakara barambwira turasuzuguritse ugiye kwitwa iki umva ko ntawe hagendaga hagiye gusuzugurwa wumirwe ariko Imana yampagazeho hamwe no kwihamagara ndayibwira ntuzandinde gusebera ku uyu musozi yego n'ukuri abagabo benshi bazi ko mfite amafaranga wari wese wambwira ati ntaguhe iki ko uyafite uri umucuruzi nanjye nkihagaraho nti ni ukubera Imana n'ukuri Imana yarakoze igitinyiro cy'Imana kandi igihe mfite 1,000 kimwe mu mufuka ariko umuntu akambwira ati wangurije yego disi nabyo nkabishima Imana iwanjye ntawe upfa kuhinjira hari umuntu umwe yageze kundeba arambwira ati ataki wowe hari imbwa iryana ntese kubera iki ati bambwiye ko nta muntu ushaka gutusha kuri aruye ese yababaza iki suri waje kumbaza iki ati wamugana turi umukire abandi bakambwira batari ko buriya wakwinjije umugabo abagabo bakabambwira batumva bariya abana buriya bakura ariko nakubwira ngo nta mugabo n'umwe nakwemera n'abitwaza ngo ni inshuti z'urugo nizagusenya yakumarira iki nawe urareba ugasanga biracika ntacyo yimariye waragize ukishingiza ku mugabo wa none ibyo nagiye bijya inama abantu benshi abankundiye bakabyumva ariko abagore ba none benshi n'abatabyumva urabwira umugore wamubwiye ingingo nk'iyo ngaho akavuga ati reka shate bakwishinga dufite abavandimwe abakire abakire se ntibafite ingo zabo ubu se wagira icyo akumara yakwishingira urugo rwawe iminsi yose yakwishingira ibyawe se we ntabafite ibibazo bye nuko njye nkababwira nkabaha ingingo nyinshi cyane nkabereka ibyerekezo nkabereka uburyo umuntu arundarunda abana ugasanga umugore niba apfakaye arabona bicitse arabona ibintu nagiye nubakwa n'abantu benshi bakuze kandi beza bakanyereka buryo cy'abantu umuntu abahuza uburyo cy'abantu utabemera kujya aho babonye uburyo utabemera kujya mu nshuti mbi ibyo byose nagiye mbibona ariko wabibwiye umugore wa none iyo umugabo amubwira turapfakaye ndaje ngufashe harimo bahita babyumva akabigira ibyabo uwo rero yahise abyumva cyane ibintu by'agakungu se ntubizi ntibimara kabiri ntabwo bimara kabiri aramwandagaza umugore yamaze kwandagara guteye yanda yarongera agahindukira hirya akabona undi mwiza cyane ntaho mugihuriye umugore akamusigiye yanda ibibazo birahagurutse mu muryango abana ntabwo mwongera kumvikana buryo batangiye kubabyaramo ibintu biba byakomeye yego baratangira bakabona wa mwana hakaza uruntu rwo kuvuga ngo ntabwo tuva indimo hakaza uruntu rwo kuvuga ngo wa muntu yaje kuturira imitungo hariho n'abantu benshi nzi ngewe henshi nzi abana bamaze gukura bakabona uwo mugabo uza muri urwo rugo bamurwara inzika babona bamwishe inzi abana baritegura baramukubita ikintu baramwica baramukingura burya rero abana baba bafite igikomere abana iyo babona uvuzanye umugabo utari se baba bafite igikomere giteye ubwoba byanze kuzaba babona muri hasi papa uri cyaje kurya ni ibyacu uri ibyo yazana byose ibyo yakora byose aba ari insuzugurwa mu rugo mbese urumva washyizemo abana bawe ikindi kibazo kibi ariko abana iyo babona n'ibyo byose utabigendera barakubaha icyo gihe byagenze bityo umwana atangira n'agatarara iyo ari umukobwa aravuga ati mama ko abikora ntakabikora umugabo akamuzana mu rugo nta kibazo afite umusore akamuzana w'ikirara akavuga ati na mama arabazana wavuga nawe akaguhagurukana ariko nshima Imana ko ibyo bitabaye iwanjye kuko Imana yarayuyoboye na n'ubu niyo ikomeje kunderera urugo niwe ikomeje kuntungera urugo Imana irahambereye ndabizi ariko abadamu ngeraho benshi ndababwira bakabyumva ejo n'ubikoze akabikora ku ijisho akavuga ati ubu nakuvuga ngo hari ngo nyinshi ngeramo nakomanga babona ari ngewe ari umugabo akifata ati umva mama zaki kose ibintu nibizima se kubera iki mufite ikibazo ntimuhumure nta kindi kinzanye hanje nzanywe n'ibi ariko bavuga ati buriya wenda ubuyobozi bwa muntumyeho umugore agatangiye akareba hirya no hino nawe niba biri hariya se biti buriya ikintu kiri mu mwanya wacyo si uwo munsi meya yaje cyangwa akazana n'abandi bayobozi baturutse kure akambwira ati turye muri ziriya ngo nkasanga biriya usanga bitinyatinya bakambwira ati turagerageza hari ikindi kibazo tujya duhura nacyo mu bagore ugasanga abagore
abapfakazi cyane cyane nibo nibo kwibandaho yego rwose aritwara uko yiboneye ngabo ntekera nta mugabo utaha ngaha ugasanga umwanda ni wose ntacyo yitaho abonye mbasha kubaganiza nkababwira nti nyamara ni mwebwe irembo ry'abandi bagore nubwo baba bafite abagabo ariko mwebwe muri abantu barimo kwigisha kwigira kugeza ubu yego ni mwebwe murimo gushakishwa kugira ngo mwigishwe mubashe kugira ko mugorora ingo zanyu mugomba guhora witeguye yego ntabwo umuyobozi runaka yaza avuga ati hari akantu k'ingoboka kabonetse hariya ngo mujyane hari ntahere ku mupfakazi ese nzaza nsanga wicaye mu ivu nzaza nsanga wicaye mu bintu bidatunganye bazava ko nyobora iki ni nanjye muraniteguye kuko imodoka runaka iyo ije mu cyaro abaturage bariruka bati nyobozi zaje burangunda kubivuga mu nama nkabibwira ababyeyi ntimwamwirukanka ko hari igihe muzirukanka mugatumugisha uzi ko hari ikintu runaka cyabonetse iyo baje bandika bahari abadahari bakaburiramo yego rwose ugasanga ndabahumuriza bamwe bakabyumva iyo umugore yiteguye we hameze neza usanga mwati mama ati nta kibazo mfite niyo baza nta kibazo ariko nabyo nkabishimira Imana iyo mumanutse gutyo n'imodoka mugiye kureba ya masuku ntabwo ngiye imanukamo ariko abayobozi runaka baza batateguye bagahamagara bati tuje gukora nk'iwacu yitwa Nyiramarangara yego tuje mu mudugudu wa Nyiramarangara mudugudu tugeze kwa Senefu bakabanza nk'iwanjye batitamo abagore dusura yego mama nanjye iyo bigenze bityo ntabwo hatuma abayobozi baje kubasura kurebe wa wundi wapfuye wapfukirinde umuntu wapfa kuba afite agasuku ngo tudaseho nuko nkababyeyi rero mujye muhora mwiteguye ntabwo muzi isaha n'igihe kandi ikindi mugire isuku ku mubiri nubwo uri umupfakazi ntabwo bazagufasha ngo nuko wahirimbiye ubu uri umuhirimbire hariya ikintu kijyanye n'isuku abaturage barimo kucyumva ariko abapfakazi babigira ibya mbere icyo nshimira Imana yo ukabyara igikorera mu bapfakazi benshi bakabasha kuyubaha buri mupfakazi utabubashye Imana nabo bose bandagaye batunanira harimo abatunaniza pe cyane cyane abankwanzoga umuntu udafite agakiza afite akaga muri ibi bihe turimo buriya umugore unywa inzoga kumushobora ni nk'ako kanya ntagaryo uramubwira akabikisha bigasohokera ukamubwira yakwera hirya akaguhema ariko burya ntabwo bari wabahemye abayihemye kuko ibishuko biramushobora umugore unywa inzoga cyane rwose byagize imbata bijyana no gusambana yego aba ari umusambanyi wa burundu umuzaniye ikiro cy'ifu cy'amanjwe arakira umuzaniye icupa rimwe arakira ntazi ibyo amuzaniyemo ibyo ari byo uba yaramaze kononekara muri we ariko iyo yubashye Imana yego Imana buriya niyo imbere y'ibintu byose nabonye Imana utakira ukayibwira hari igihe njya mba mu madeni nkaririra Imana nkayibwira nkandika udupapuro nkatwandika abana baryamye ku meza nkabona Imana ndakwandikiye nk'uko umuntu yandikira umugabo we aho yagiye gukorera nanjye iki kibazo uzagisubize niwe ndeba nta n'uwundi nubona hari uwundi dufatanyije wa Mana we uzambwembe imwake nkabona rya deni ririshyuwe ikishije mu nzira Imana ikabikora nabona byakomeye mu bana ntumva Imana ikabikora niyo mpamvu rero navango ntego ya mbere ubuzima bwa none aho turimo kwerekeza iyi Imana yo mu ijuru nitanga umwanzuro kandi nitanga ibyo dukenera byose ni ukuri gusenga bigira umumaro cyane kuri njye nabyo bikora inzira tuba turimo urugendo dufite kugeza mu bihe turimo bya none harimo abavuga mu bigango ngo ni isi ya none isi ya none nta kindi kizayitushoboza usibye Imana yo mu ijuru ni ukuri Imana irumva pe urataka ikakumva mu byo ubayemo byose urugendo rwawe biruzi mu bana uko babayeho umwana ugiye kukunanira we yakurera urubyiruko n'ibyoroshye urayihamagara ukabona irongera mwegeranye irongera aragarutse nzi ko Imana ibishoboye niyo mpamvu ntabwo umupfakazi wese niyikomeza ku Mana Imana izamwubakira kandi ingo z'abapfakazi bubashye Imana nemeza neza ko 100% abenshi barigize pe hari n'urugurera rw'umupfakazi ukabona ingo nyinshi z'abafite abagabo n'abagore ingo zuzuye hari ingo nyinshi z'abapfakazi seruti zongo yego ugasanga ni umuntu wiha gahunda mu bye ugasanga bikora ku murongo kandi asa neza ugasanga ararya wa wundi ufite ndabazi benshi ndabafite mu bye ntago nkubeshye barazi iwacu benshi bafite abagabo bakaza kangana cyane mu mico ku bya ninjye gusa no ku muhanda yego n'ukuri umubyeyi wasinze akandagara bucyaza kumbaza tibavuzeho ibi nibi kuko narabikoze icyo umbwira ndacyemera naba nahiriwe nkamubwira nti nabibonye aho urakabije nkamusanga nkamwigisha nkamubwira nti urakabije iyo umumama afite ikibazo umudugudu aza kureba nge akavuga ati reka turebe ngewe tumamaza cyatujyaneyo yego kuko ibibazo by'abagore ni ibye umugore wigize nayo umudugudu watukanye bagize ati ni ngewe tujyanayo nkashaka komite yanjye tukajya kumwigisha rimwe na rimwe akagaruka utananiye tukamuhana ariko nyine niyo bambonye mu nzira bavuga bati
nta kindi kimuzanye arabataje iwacu nuko ariko njya ngira inama benshi abapfakazi benshi bamba hafi abapfakazi benshi ngerera mu ngo nta kindi tuganira dukurikije mbabwira nti intego ya mbere ni ugusenga. Amen. Ni ugusenga nibyo byubaka. Imana ireberera abapfakazi, Imana irabakunda, irabakuyakuya, irabareberera aho batareba. Abana bacu nakubwira ngo baba mu mugambi w'Imana kuko ntabwo wabishoboza. Hari igihe nitekerezo nkareba aho bagereye, sinakubwo najyaga njyana abo bana, ndabyibuka umugabo agipfa najyanaga umwe kuri moto mukikiye undi ari mu mahembe, mbona ntaho kubasigira mfite nkabona n'ingasiga bazakica. Ariko hari igihe ndeba ukuntu bijugunye, ukuntu bakingura, ukuntu bantanga mu rugo bagacyuka ibiryo bakajya nka haleluya, niyo napfu. Imana yarakoze. Nareba iyo nzu nkavuga nti niyo napfu. Ariko Uwiteka arabizi ko hari icyo yansigarije, arabizi ko igihe kitaragera, arabizi ko nkifite ibyo gukora biracyahari. Amen. Nabo bose bubatse ndacyafite kubareberera, ndacyageza abo bana nabo ntibarakura ngo babone ingo zabo. Ariko nukuri byose mbishimira Imana. Nukuri umupfakazi uri hanze ahangaha yikomezeho, asenga Imana mbere na mbere Imana, kuko niyitanga urugero rwiza, kandi Imana niyitanga urumuri, niyitanga kutugabira, niyitanga imibereho. Amina. Ibyo uhinga byose ubihinga bikera kubera Imana. Imana igitanga akazi ntibura ikura, ntibura uko ibigenza, igatanga umugisha ku bana yaduhaye. Buriya abantu benshi bajya babona umugisha ku bana ariko ntabone ko ari Imana yabikoze, bakabyirata bakirata abantu. Nta muntu ntacyo yakumarira. Ushaka kugira inshuti none ejo ikaguta, ushaka kugira umuvandimwe none ejo ukamubura, ushaka kugira umuvandimwe none ejo akakwanga. Ntabwo byoroshye muri iyi si turimo, mu buzima tubayemo. Ariko ni ukuri iyo usenze Imana mpamya neza ko itagiguta. Dufite Imana itagiduta, dufite Imana itagitwibagirwa, dufite Imana igibona byakomeye. Buriya abapfakazi bakunda kubasuzugura bakagira bate bakaba insuzugurwa, ariko igihe twubahisha arata tukagaragara no mu bandi. None se ubu nari nkwiye guhagarara umudugudu n'umupfakazi hari abagore beza bishongora bafite abagabo. Imana nukuri yarakoze. Nukuri nshima Imana ikomeye yabikoze. Ikintu cya mbere ni ukubaha Imana. Amen. Ukagendana nayo, ugatoza abana umuco, ukabona nabo kubaha Imana. Iyo yubashye nayo irakubahisha. Nukuri nshima Imana rero yankoreye ibyo byose. Yarakoze. Shima Imana ikomeje kundindira urugo. Amen. Shima Imana ikomeje kungezaho ntari Amen. usana hageze nari mpaze. Imana yakoze. Nukuri urugendo rero yaruteguye. Yego nukuri yakoze cyane. Mama Ezeki, Imana yo mu ijuru iguha umugisha. Nta nubwo nari nzi ko rwose ukijijwe kuri urwo rwego. Imana yarakoze, nukuri utuganije ikiganiro cyiza. Hari abamama benshi b'abapfakazi, nkubwije nukuri niwe mu mama wa mbere ukuze w'umupfakazi nakiriye. Hari uwo twigeze kugana ariko yapfakaye we ari muto cyane, ni n'umwana mutoya. Hanyuma ikintu nashaka kubaza muri urwo rugendo rwawe, urumva wanyuranyemo n'ibintu byinshi kandi bikomeye, kugeza na n'ubu n'uwakubona urakomeye, uratuje, byose watubwiye ko ari kubera gusenga. Kiriya gihe umutware wawe atabaruka kandi binagutunguye, ibi byose wanyuzemo uriya munsi, waricaye wibwira iki mu mutima wawe? Ni iki wahise ubona imbere yawe umutware wawe akimara kwitaba Imana? Njyewe wapfa rero narabirebaga, nareba utwo twana nsigaranye, nareba uburyo nakoraga mpahira urugo, nkabona ibyo byose birahagaze. Njyewe ntabwo numvaga ko nageze iki gihe nkiriho, nawe numvaga ubuzima burangiye. Ubundi nkibaza se nsubira iwacu? Ibyo byose nkabitekereza, ariko hagati aho uvuga uti nanjye icyama kikaza kikankuraho. Ariko watekereza ba bana ubyaye nabo babarintira agahinda kuri wowe. Nakubyaho nawe narakometse kubiho, numvaga umutima wanjye warabyimbye, nta n'icyo kuvuga mfite, ariko nkabona ko ubuzima buhagaze. Kuko byongeye nta n'agakiza nari mfite, nta n'ibyiringiro nari mfite ko imibereho ishobora gukomeza. Yego. Wigeze kumbwira ngo wari waranze kujya mu idini ya Islam. Urumva n'ubundi ntiwari ukijijwe, wangiye iki kujya mu idini rya Islam? Jewe rero buriya idini ya Islam nubwo mbari muri gukorana nabo, ntabwo nakunze kuryiyumvamo cyane. Nabaye mu Katolika igihe kinini cyane, imyaka yose mbere ntarashaka. Jenoside nanjye nibwo nashatse, kumuba bahuzaga abakobwa, ariko nari mu Katolika ariho mba. Ndi umukobwa nawe wubaha Imana cyane cyane, ndabyibuka nari umukarismatike.
hari ukuntu bajyaga bafata bujya mubona bafata amashusho ya Bikira Mariya bakazenguruka bakora imitambagiro ntaganyikora Kabgayi hose ndi umukobwa mukuru uhagarariye abandi ninjye waritwara urumva ko banyizera nk'umuntu babona ntabwo iryo shusho bariho umuntu usamara w'umusazi cyangwa se umuntu uvugwaho ibintu bibi. Rero wari ukijijwe ntukavuge ngo rero ngo wari ukijijwe ahubwo ntabwo wiyumvishemo idini ya Islam. Hari ukuntu biba bimeze buriya mu gukizwa bitandukanye n'ayo matorero. Uragoye ngo iyo myaka yose namaze mu Katolike uriya mu Katolike hari ukuntu tubaho bagabaho kera ubu nsigaye mbona bakizwa. Ukaba muri iyo myaka yose ugenda utondagura amashapuru ugira gute ukabirangiza ukayobora n'abandi ariko nta kiba muri wowe hano. Utazi ngo ni ibiki. Ni ukuri. Namaze gukizwa mbona harimo ibanga. Yego. Hari ibanga riza umaze gukiza Imana imaze kukwereka iri muri wowe. Hari undi muntu wahindutse we. Imana ntabwo ukiri wa wundi. No mpamo. Mbere iyo mitambagiro yose nakoze nka mukuru wa reje buri cyumweru kwari ukwibonekeza singiye kukubeshya. Nkahagara abandi nkumva ko mbahagarariye ko nta kintu kiba muri ngewe. Ariko mfite ijambo rya nyiri ijambo njyana nkafashisha undi rikajya aho rimuvana rikajya n'icyerekezo rimwerekezamo. Amina. Urumva ko ubuhamya bwawe bwaguhuje n'Imana. Ni ukuri niho yankuye. Ni ukuri Imana ihabwa icyubahiro. Wigeze kumbwira ngo hari umumama wajya kuza kukuganiriza nijoro kuki utasinziraga byari byararangiye kuki utasinziraga wabaga uri gutekereza iki wabaga ufite ubwoba bw'uko ari bugaruke wabaga ufite ubwoba bwo kwiraza wabaga utinye ibyo kubivuga ni ibintu bikomeye cyane ni ibintu biza namaze imyaka niba atari 2-3 ahubwo nari nsigaye mfite ibiroho nk'amabahari nka 30 sibyo byarimo ntabwo nabaga nashaka kubona ibitotsi. Ibyo byose bazanaga byo kurya ntibyaburaga byari byinshi pe nakubwiye mfite famiye yagimba hafi cyane cyane rwose cyane ku buryo mbashimira nkabasabira n'umugisha ku Mana. Byarabonekaga ariko ntibingere ku mutima. Nabiriya ngo kugira ngo ndengere ubuzima ntapfa. Kuryama ngasinzira nararamaga nkarara muri filime. Nkahera ku ntangiro z'imibereho yanjye ngiye narushye kera. Ndabyibuka maze kuranya buriya twize amashuri 8 abanza. Narayarangije mu byara wanjye aranjyana mu Ruhengeri. Mbaye ariko ashaka kunsubiza mu ishuri. Wumva ibyago by'umuntu ko ibizakubaho muragenda. Nagezeyo ntaratangira kujya muri iryo shuri mama arapfa. Abone navukaga mu murenge wa Nyamabuye hano hino ya gereza. Ariko apfa twarimutse aho bita Ugasharu mu murenge wa Nyamabuye n'ubundi ari Mushoti. Tugezeho bahita bamwica baramuroga arapfa. Ubwo byabaye ngombwa ko bahita bangarura. Sana n'abatabaye tuje gukingura mama. Yego. Bari umuntu wanjye bari bato cyane. Nafite musaza wanjye umurikira niwe wari imfura y'iwacu. Nawe mu gihe cya Jenoside yarapfuye twahunze dutandukanye arapfa. Yakoreraga abapadiri ba hano mu Ruhina hariya ku kiliziya cya Ruhina hariya kuri mu Gatolika nibo babanaga. Barahunganye barapfa. Yatwaraga umupadiri witwaga Yozafata. Arapfa afata utari kumwe twe duhungana na papa. Ubwo mama yaramaze gupfa ariko. Yego. Ubwo muri iyo minsi muri 90 ubwo navuye mu Ruhengeri ariko mva mu Ruhengeri ibintu bya Jenoside byaratangiye kuvugwa mu Ruhengeri narabihumvaga ariko ndi umwana. Nkumva abana aho baranyurira bati tuzabica mwebwe tuzabica. Twabagize gute? Twara abanyagitarama twara abanyamuhanga. Tuza tuje gushyingura mama. Uwo mubyara wanjye arambwira ati tumaze gushyingura dutahe. Yego. Ndamubwiye ntabwo nsiga aba bana. Papa nawe akampindahinda ati by'amashuri bireke turera aba bana. Yego disi. Famiye ba mama wacu bakambwira ati nusiga abana bazapfa. Papa azashaka abagore abana duhe ni bato bapfe bashire. Uwo musaza wanjye yiberaga ku kigo. Nahisemo kuguma n'aba bana bari batari njye usigaye mu ndi mukuru. Mbana na papa buranjye mushima cyane n'ubariho nubwo yageze akazana abagore ntiyari kuberaho. Ariko yatangiye kuzana abagore dukuze. Nukuri. Yarabareze muri abo bana ndaborera ntago tubuze imyaka kuko umwana mama yasize kwibere naramuhekaga nahise mpeka umwana. Turabagumana papa rurihangana. Yego ntibaraga kubajyamo abagore ariko ntiyibagirwe ko afite abana kaduhahira. Yego. Ntacyo namushinda dufata neza n'urambo tumwitaho. Yaje kuzana abagore wa mwana mutoya ageze mu wa mbere twaramujyanye afite imyaka 6 tugeze Imana baramwemera ariga. Yego. Mbagumamo bariga niko papa yatangiye kugeza kuzana abagore umwana yiga mu wa mbere. Ndabyibuka abana babonye azanye umugore
nawe azana umugore ufite abana bagera muri 5. Abandi tuva indi ubwo twari 4. Turi abakobwa 3 n'umuhungu umwe. Wundi wagiye mu bapadiri yarapfuye, barahunze arapfa muri jenoside. Abo bana ndabarera, babonye papa azanye abagore bahita bansanga aho nashatse. Bose bazira rimwe. Hamwe mu rugo rwawe. No kuvuga ngo yego. Baraza turabana muramo barabarera. Ubwo ukuze nkakancika, ukuza akancika. Ariko nyanshima Imana niyo yabikoze, n'ukuri tangiye umurimo nawe usoza. N'ukuri. Shimira kuri abana basigaye ari imfubyi. Musaza wanjye nkurikira ubu ni pasiteri, hari cacagarariye inaha i Kigali. Ubwo yagiye ajya muri gare Muhanga aracuruza amasaha ku rutugu, kwa kundi bajyaga batwara, wowe ntabyo ubizi, bajyaga batwara amasaha ku rutugu kera muri gare. Abana na muramu atamuzi ko ari bazaba muramu we baba inshuti nk'uko abahungu bakundana. Ashiduka muramu yarongoye mushiki we murumuna wanjye wundi. Ubu baracuruza ari Muhanga nabo, hari hafi kuri Alice. Ubwo murumuna wacu ubwo hasigaye ngo musaza wanjye n'uwo murumuna wanjye n'undi usigaye mutoya. Uwo muto ndakubiza ndamurera, we yari gato ariko akurira iwanjye. Nyuma yaje gukura nawe afite umugabo w'umutari nabo babinaha. Yego. Ubwo nshima Imana yabanduriye bose, Imana ikabamugisha ikabaha ingo zabo. Imana yarakoze. Icyo gihe watekerezaga ibyo bintu byose, iyo nzira wanyuze ukareba nibyo wari urimo kumbaza. Umbaza uti watekerezaga iki? Kuryama utekereza inzira watangiye, utekereza uburushyi igihe bwatangiriye, ukajya utekereza abantu ukibaza icyo Imana yaguhoye. Izo ngendo nkazigendamo, wabona agatozi kakamera nka kandi kaza kwiba umwana, hari umwana asinzira ariko bavuga ati ntukome, agakomye kose mpita nciguka. N'utwo dutotsi nabonaga ubundi nkongera nkatangira bundi bushya. Ubundi nagira ahantu ngana, najya kwinjira mu nzu, ikintu kikaza kikankubita umutima, nkajya mu nzu mfite ubwoba nkabangirane. Ariko nkikomeza kubera ko ndi mukuru mu bana, nanjye igitimba cyabaga kidiha. Nkibaza imibereho yacu, nkibaza uko bizarangira, nkareba abana aho nzabasiga, nkatekereza imiryango bafite aho hepfo nkabona ntawanderera, nkatekereza imiryango yanjye ukuntu boza bafite akazi bagira gute, nkavuga nti ngiye kurushya umuryango nambaye akabarore. Ibyo byose bikubamo rero bigatuma udasinzira. Bwacya kandi ubutekereza ngo ejo bizagenda bite, ejo bizamera bite. Nuko iyo uriya mu mama mwabaga muri kuganira cya gihe aje ninjoro, ni nk'iki wibuka yakundaga kukubwira utazibagirwa, cyaguhumurije ku buryo cyahumuriza abandi ba mama? N'ukuri ikintu yambwiraga cyampumurije, iyo yazaga buri gihe nijoro, ijambo yakundaga kukubwira ribwira abandi ba mama n'ukuri nabo bameze nka gutyo babohoke. Uwo mu mama yari umumama nasanze ko uwo musozi mpashaka, nta mugabo we nta n'ubwo munsi, ariko yapfakaye nawe afite abana 2. Ndabona musanganye b'abahungu barubatse. Yego. Ariko akambwira ati mbere na mbere ugiye guhura n'ibintu byita ibishuko. Ibishuko by'abagabo, buri wese agiye kukwereka buryo ki azagufasha kurera bari abana. Buri wese agiye kukwereka buryo ki imibereho yawe ari bo agiye kugufasha. Yego. Abo bantu bima amatwi. Yego. Ubundi dukora umurimo w'Imana, kwa kangaye ndasenga, kwa kangaye nkasenga, ugeze tujyane. Nanjye rero nabwira abantu barimo kunyumva kuri uyu munsi, kuri iyi tariki. Yego. Rwose cyane abapfakaze nibo mbwira, nibo ndimo guha impanuro nanjye nkuko nazihanuriwe. Yego. Bakisunga Imana. Imana mbere na mbere. Buriya abantu baba mu rugo, mukagira ibintu mukora, mukagira ibyo mukora byose, umuntu akaza kugira cyangwa gufungwa niko nakubwiye. Ariko hatari Imana, ntabwo wa muntu azahora mu ruhande rwawe, cyangwa ahore mu nkokora zawe, cyangwa ahore mu ruhande rwawe. Ibibazo byawe byose aba ari ibibazo, ni byinshi kuri iki gihe. Ikibazo kimwe gikira bucyaza ikindi. Mu rugo intambara ivaho haza indi. Nta muntu usenga nabonye ujye utuza ngo abaho ngaho adafite intambara. Ntawe. Ubwo rero intambara zo zigomba kuza. Hari uza akajya mu gakiza, yakageramo yabona ibibazo bikomeza kuza mu rugo rw'inzara ize, ibibazo by'ubukene bikomeza akongera akabivamo akabati nisuri hahandi. Ibyo ni uguta umutwe. Iyo uri umupfakazi ugahama hamwe, urugamba ukarurwanya ushikamye, ukikomeza ku Mana, na n'ubu ndacyabihamya, ndi umugabo wo kubihamya. N'ukuri nta namwe yigeze nkoze isoni, nta namwe yigeze insebye. Niba wabwiriwe uyu munsi ariko ufite icyerekezo, ejo biremera. Imana ikoresha amaboko utazi aho aturutse, ikoresha umuntu utazi aho aturutse, ikoresha imbaraga zayo. No mu kazi njyayo ntacyo njyanye kandi nkacyura amahawe. Amen. N'ukuri Imana irabikora. N'ukuri Imana yarakoze. Irahambera. Niyo mpamvu navuga ngo ikintu cya mbere yambwiraga, kwima amatwi abantu b'abasambanyi, kwima amatwi abantu tudahuje. Niba nagize mu nzira yo gusenga kanajya mu rugero rwo gusenga abantu tudahuje, buri muntu afite inshuti ebyiri. Yego. Hari inshuti mbi
hari n'inshuti kujyana mu nzira nziza. Inshuti kujyana mu nzu y'Imana ikakwerekeza ku ijambo ry'Imana, uriya ni ijambo ritavangiye. Buriya nkundishije Bibiliya ntarinzi icyo ari. Bibiliya nako tuzitunze kuva kera, ariko nyitunze nta mumaro imariye. N'ubu ndayifite, ntabwo nshaka kuyisiga. Uraza kudusomera ijambo ry'Imana. Nuko ubwo akambwira ati dore umugabo wa mbere ni iri jambo ry'Imana, ni ijambo ritavangiye. Ikibazo kiguteye usoma ijambo ry'Imana riguhumuriza, riguha inzira. Nanjye niko nagiye bigenza. Ijambo nsomye rikamfasha, nkasangamo ijambo rimpumuriza, nkasangamo ijambo rivuga ibyanjye, nkasanga Uwiteka turi kumwe. Niyo mpamvu rero ikintu cya mbere ngewe nabwira ntawe nabyanga gukora ibikungufu, ariko hamwe no gusenga Imana iguha inzira ikaguha n'icyerekezo. Ndabyibuka igihe kimwe najyaga njya mu kazi nkavuga ntari kumana, abakiriya basongera kunyofusha buri munsi. None mambaza cyo yapfushije, none ejo yapfushije. Saba kibazo yakumpahira, mbona baraza nkuko bazaga. Ndetse bakavuga bakabwira abandi reka tugure amaza cyo ufite ibibazo. Cyarira abafite abana agiye kurera, afite iki utafashije uriya wafashane. Ntabwo rero kubera Imana nkashima. Nukuri. Nagera ku kazi naje we namfite bibiri mu mufuka. Ntimana we ntibibiri birarangura iki, nta birungo mfite. Ntiwamana wikore kwiyubahisha. Nkumva umuntu arampamagaye ati nakohereje imari uzayoreza kuri telefone. Nukuri Imana ikarangura. Nkabona ndacuruje ngeze mu 10,000. Naje mfite bibiri. Kira hamwe nataga 5. Atanga 5 n'amafaranga nazanye. Urumva? Amafaranga nkabona nishyuye itsinda. Nkabona ndahashye mfata moto umukobwa nkamanuka. Nukuri Imana. Namanuka bati batayakaka. Mucyaro haba ikuru byinshi. Haba inkuru nyinshi. Buriya uri umuntu w'umenya amagambo ukita ku magambo ntago yubaka arasenya. Ibyo simbirebeho abantu bakambwira atari ko hamaze kiya kutega buri munsi. Nukubera Imana n'Imana integera. Bakumva ni ibintu bikaze, ese turuza ibibaye by'isombe twumva. Cyangwa rukundo bigiye ntari kubwo umugabo buri munsi wagutegera. Aho umugabo wagushatse yagutegera buri munsi yabivamo. Nukubera Imana nkabikiza nkabihorera. Ariko kwa kubiyima simbiyegereze cyane bene abo ngabo. Nicyo cyatumye mbaye ndiho uyu munsi. Nukuri. Uwo mubyeyi ntabwo nzamwibagirwa, bya niyo dusenga igihe bampa umwanya no mu itorero. Nko kwa kane tugira umunsi w'amasengesho. Akavuga ati amaza cyane uzatwigisha ijambo ry'Imana uwo munsi. Musabira umugisha pe, nkababwira nti imibereho yanjye n'intangiriro yanjye ni impanuro zuriya mubyeyi Imana ijye murengera. Nukuri Imana imuha umugisha. Nukuri. Yantoje neza. Yamyeretse icyerekezo, kandi icyerekezo nahuriyemo ni byiza gusa. Imana yarakoze. Imigisha Imana itanga mu rugo rwanjye. Nkinjiramo nkona ndakinga nkarebera mu kirahuri, nkareba mu muhanda bahise n'abagenzi. Ni Imana. Ni Imana. Ntabwo umugabo yansize ahantu nkaho. Ntabwo ndarata inzu sindata ibintu. Ariko ndarata Imana. Nukuri Imana yagize neza. Niyo yandengena n'ubu nkigendanye nayo. Kandi n'abana aho bari ntacyo mbashije nta nicyo mbashoboje pe, niyo. Ni impamo. Nukuri n'abana beza basa neza, simbarata ngo hari icyo nabahaye cyangwa nabambitse ntiyibambika. Kandi mbona nukuri babereye urugo mfite. Amen. Nukuri. Humuriza abamama bahura n'ibyago byo gupfusha abana kandi n'ubundi barabapfakazi. Humuriza uwo mumama. Nukuri ibyo bijya bibaho. Nkubona kubwa ngo uwo mukobwa aho yarageze. Nahuye n'urugamba rw'abantu buriya iyo utangiye urugamba ntabwo abantu babaza uburyo uzabaho. Baba batangiye gutega imitego hato na hato. Ndabyibuka hari umugabo wahagurutse aravuga hari mu nama. Aravuga ati cyewe biranda hari iki, buriya hari ukuntu hajya habaho ikiriyo. Mu kiriyo abantu bajyaga batema amashyamba, abasore bakiyahura amashyamba y'abantu hariho hose hafi aho bagatema bagacana bakarabota. Umugabo arahaguruka aravuga ati yewe mu rupfu rw'uriya mudamu nagiye mpahura n'ibibazo byinshi. Hazaga abantu kurara bagafata ishyamba ryanjye bakaryonona, bararitemaguye bikabije barandengera. Abantu bose baririra rimwe ku mudugudu mu nama yateranye baze. Abantu batubukiye ni iki jambo kwe kuva nk'umuntu wize koko. Bafashe ishyamba rye timwagiye muri hakwandagaza umuntu kumukomeretsa koko. Amaze kabiri amaze kugira ihumure. None ugiye kumerega icyo kintu nawe uzapfushe nawe ujye murye. Ibi bibazo birasakuza cyane. Ariko nakubwira ngo buriya abaturage nabo n'abantu batekereza nk'abantu. Uwo mugabo yobye gato nyuma yaje kungarukiza no kunsaba imbabazi. Buriya hari umuntu ahubuka. Ariko nagira inama abantu bajya bapfakara bakikomeza bakihagararaho, ariko hamwe no gusenga bagahamagara Imana ikahagarara mu ruhande rwabo. Ikintu cya mbere ikabarinda ibihuha. Yego. Ibihuha mbere na mbere buriya nakubwiye ngo hari abantu benshi bakugeraho. Nko mu iryo joro mpfusha. Hari abazaga bagakomanga bagashaka kugira aho ndahondi. Abenshi saba bazagwe n'ineza n'injye baje kureba uko bifasha. Ko witwaye nuko wabyifashemo. Akabaje akankurura agatakanjyana ahantu ku ruhande akambwira ati mama Zakiya rero ukomere. Ntugire umuntu wereka agahinda.
abenshi nabaza gushungera mu gitondo abantu barabyukira hanga urushaje wengeze rero kuhagaze ariko komera ubuzima tububayemo ubuzima turabumenyereye ubuzima uzahura n'ibibazo ubuzima uzahura n'ibi n'umwana rero yifashije umwana w'umupfakazi baba batangiye kukubona abenshi bari amaboko yawe barabati amaboko yarayabuze ageze muri ziriya nkumi zigiye gukindagurika nakubwiraga ngo abantu bakubwira ibibazo byinshi nako babwira n'abana umukobwa wanjye mukuru byamugezeho bakajya bamubwira aho yagiye kaza ariko agacece kakarinda kumbwira ibibi ikintu kimwe Imana yaramfashije turubaka turarangiza tujya mu nzu nzima amaze kubibona neza ariko amfasha pe nawe agera gutya arijyana abantu baravuga ati niho ukurikiye nawe uzapfa nawe ari inyumbura arigendera nabyo kubyakira byaratugoye mu rugo bagendaga bahunga iyo nzu ese babantu bajyaga bakubwira amameze kingo ngo mu nzu ngo bafite ibintu babitabye byatumye unasenya inzu bakubwiraga ko ari ibiki bambwiraga ko akenshi harimo n'abanyamasengesho baje baramya ngo inzu yubakiwe ku bintu hari akantu karimo uwo muntu wubatse yayubakiyeho ntiyasengaga Imana umugabo wanjye yarayiguze n'umuntu w'umusilamu simpizeye cyane uvuga ati nanjye reka nirebera warakabonye se urusenya warakabonye ntabwo nabonye ariko barasenye ku buryo nibo batari bazi icyo ndambirijeho n'icyo ngamije ntabwo wabwira umufundi naramubwiye ntiryo taka ryose sindi shaka mutangire fondasiyo bundi bushya kandi inzu muyiteraho itariri nari mfite imbuga nini bateraho itariri handi hari imbuga yo kugendaho kuyireba nuko ni ukuri Imana yarakoze ni Imana yabikoze niyo yabiteguye n'ubwo mu bana nifite amafaranga yo kubaka inzu irangire nari mfite intangiro ariko buriya amafaranga ni nk'umushyitsi ese bameze ki buriya ntabwo wigeze nyuma ntabwo wigeze ubona bikurambiye urumva wari ufite abana batoya abana bari batoya kandi bari inkurikirane kuko ntabwo iyo wabaga uri wenyine wagera ukavata kwasubuka ku Mana usibye no gusenga wakemera uyu mugabo tukibanira nubwo ibi bintu babimbwi ubu aba bana nzabarera nte koko ntabwo wajya kugira ku kibazo kibaho ariko ntabwo nigeze nifuza abagabo ngiye nari nkuze cyane ubu mfite yapfuye nakubwiye ko muri 2018 none 2025 nari nkuze ubu mfite imyaka 51 disi wari ukuze nari nkuze pe gushyigikira numvaga nta mugabo nkeneye gute ngewe umugabo wanjye nakubwiye ko yarwaraga se makunda gukora hafi y'urugo nakunze guhura n'ibibazo byo kubaka urugo byo kuba ari ngewe urugo rureba igihe kinini cyane gufata inshingano abo bana banjye bose bakuru bagiye biga mba mu isoko uriya umumama ugirirwa ubuntu akabasha kugira akantu abarizwa amacuruza bimutungira urugo pe ntamenye uko byagenze abana barabarera bagakura kandi ikindi mu isoko no sinigeze mvanga ngo najya kuba nacinye umugabo uwo mugabo yari kuza mbaze cyangwa nkuraye nakubwiye ko Imana yampaye igitinyiro cyo kumva umuntu wese ambonamo amafaranga nta bintu baga mfite pe ariko umugabo wese yandi akavuga turi umuntu washa kujya ku isoko uriya muntu ufite urugo mbese muri make rwambika abana cyangwa ruhaha kurusha abandi nagenda mubaza iki none ikintu nshima Imana mfite umubyeyi wanjye wambyaraga yapfuye ataranywa inzoga mama nanjye nakoze nzi ko nta mugore w'inzoga yataye ubwenge usibye no gukizwa ntabwo nigeze nyuma n'umugabo yajyaga abyishimira akavuga ati Imana yangiriye neza abantu muvuga iwanyu ni Imana yatugiriye neza nta muvandimwe wanjye ngira uw'inzoga nubwo yagiye bakizwa nyuma ariko nta n'uwatunzwe n'inzoga kandi papa n'umunywanzoga mama yarinze yipfira atagize anywa inzoga ibigeragezo agiye ahura nabyo nakubwiye ko ari njye wari mukuru iwacu ndabizi kuko iwacu niho habayeho mu mibereho mibi nabo barabapimye bacuruza bafite na butike kugeza mu mapfa twari dufite amabutike ariko sigeza anywa inzoga kandi bayicuruza ubwo rero ibyo bintu nabyo mbishima Imana kuko ibintu by'ibiyobyabwenge Imana yabininze kera kandi ndayishimira ko yabinindiye n'abana n'abana banjye mbyara nta n'umwe ukuranywa inzoga ni ukuri Imana ikomeze igushyigikire mbwira rero ibanga wakoresheje kugira ngo abana bawe ubagire inama iyo wabaga uri kugira abana inama uri umumama wenyine umva ibibazo byose umva ibyo wanyuzemo kera ni gute umumama w'umupfakazi akwiriye kuganiriza abana be umupfakazi rero buriya atabateye ubwoba ubundi iyo bamaze kubona abana babona ubashoboye babona ubabashije icyo bashaka bakibona biga bakwaka iyo batumye ukayabaha bakabona amakayi barayabona bakabona babona inifomo bakabona ndetse barya neza kuruta ahandi hirya bajya mu rugo bagasanga ntibarya nk'iwabo barakubaha noneho bamara kukubaha bakicara hamwe ukabatoza bakamenya kuva kwiga n'uwagiye ku kazi runaka twahuriraga mu rugo nta mwana ugera mu rugo nyuma ya 2:00 isaha ya kure ni 2:00 nabibatuje nakubwiye ko bari batoya mbere
uwo muhungu yari umunyeshuri se yasize yiga ndetse yarakiri muto akiri za pirimeri, n'uwo mukobwa nawe wamugaye akaguru yari mutoya yari atarakura. Ndabyibuka twajaga duteka mu gikoni tugeze turahatinya hari kure kugira ngo ujye mu gikoni uce muri sari iwacu ugere ruguru mu gikoni hari harehare ntitwumve ibyo ku muhanda. Yego. Akantu kakwikubita hasi mu nzu twe tugashigukira rimwe. Ubwabo bukabica bati hano hari abantu ntitwe tukiriye. Noneho rimwe bigeze no kudukanga abajura baza kwiba ikimasa cyari gihari. Batangiye gukora itafari rya mbere umuturanyi aramamagara kuri telefone atari inyuma y'abantu hari abantu tuvuze induru. Urumva umutima wawe wahora guhagaze. Yego. Baradutera badutera iyo ndabyibuka. Twese tugurisha ni naho nafashe icyemezo cyo kubaka. Ahise ngurisha zose zimviraho. Ndavuga nta mafaranga nyongeye ko yari ahari. Reka ntangire igikorwa uzaseka uzavuga niyo bavuye urugamba rwo kuvuga ibigambo babonye bati hagiye kubaka nazabishobora. Nta n'uwaruzi iryo banga ryanjye ko amafaranga nyafite. Nta n'umva ko izo nkari izacu ntibari bazibanga. Baravuga bati nabo baragiriye wenda sinamenya. Ubwo nyine abana batangira kunyuba gutyo bakabona mbarira nk'umubyeyi bakabona nta mugabo bahabona bakabona nta hakare ikintu cyambere ko gutakare 12:00 ngiye ivuga nageze mu nzu n'ubu ntago manumva umwana iyo babonye amatara yatse hose babaza ko nageze mu rugo ho bari hose barahengeza abantu babo amatara yatse bagataha nabo bato baba bavuga ati mama yaje nabandi bakuru niko bakuze ubwo ntako byo mu gikoni hari kure singiye kwiraraho pe hari ukuntu njya ntera imbabura muri salo twayitera ahantu hajya mu nguni tugahuriraho barakoze ntabwo bikibaho n'imbere nyine bagihari bose tugateka turi kumwe twese tukaganira ubwo umwana wese akazana inkuru yumva ku musozi bamuvuze cyangwa bari kutuvuga no ku bigo by'amashuri bambaye hafi basuraga abo bana barimo bakaza n'abanyeshuri hari n'agakorwa bigeze kujya bakora bakajya bateranyiriza ikintu bakaza bagifite bakatwigisha mu rugo no ku ishuri bakamwigisha ugasanga nabo bakora ibintu by'isanamitima hawe nabo bana bagenda bagaruka babiyumvamo abandi banyeshuri biyumvamo ko batagipfuye cyo tukabiganira bakajya batewe tara abana bajyaga bambwira kwira gutya na gutya ati namaze kumenya Imana tukuva dusenga ntituzapfa yego rati ubwo bagenda bagaruka gutyo banakuriramo shima Imana no havuye n'ubumwe bwose abantu yego tukamenya yuko wamaze kubona akazi para umuntu nawe bakabona yahashye yabazaniye ko bashaka hari iminsi mikuru igibaho ya Noheli niki iyo babonye amafaranga y'amatsinda mbere barihahira bakitunganya atabana bafitagaye mama ntarabona amafaranga bakantanga kubagurira bakagenda bagira urukundo gucyo bano bakuru babo Imana igumugisha bameze ki nukuri nishimiye kuganira nawe kandi byari by'agaciro Imana yo mu ijuru iguha umugisha kubw'inama nziza ugiriye abamama b'abapfakazi bahuye n'ibintu cyangwa se bazahura n'ibintu bimeze nk'ibyo byawe nukuri ufite ubuhamya bwiza kandi bukomeza abantu Imana yo mu ijuru ikomeze gushyigikire n'abana bakiri hasi Imana ibazamure bige ubone ubushobozi ndetse no muri ririya soko nibajya gutoranya abantu bazasanga ubushobozi warabubonye Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru ikomeze igushyigikire zabikora hamwe no gusenga ubu nakubwiye ngo nari mfite imashini nubwo nayo ibitse ifite ikibazo mvuga ni Imana izamera soko riza mfite imashini nzima ariko hamwe n'ubumwe bw'abana niki no gusenga Imana yo mu ijuru nyambana iza imashini nzima ese izi mashini zanyu ziba zigura nk'amafaranga ngayo zina mashini zikora isomo ubundi inziza igura 350 ifite igisekuru bifite na dinamo nziza nzima ariko ubona kubwanga iyo nkoresha niyo nagiye mparanga nyine mu bwo buzima nabona akantu nkagura gakoresha ndaterateranya no hejuru iriho indobo ariko nyabwira Imana ngizamisekuru nziza yibashye no kuri kandi zabikora ngengereye Imana no kuri yarakubahishije n'ubundi zabikorera kwiyubahisha no kuri Imana igumugisha no kuri hamwe bubaye no kuri mwakoze cyane kudutega amatwi twe turi kumwe n'umumama nukuri wahuye n'ibibazo bitandukanye byinshi ariko hari ibibazo biba bikaba atari ibibazo byo kutwica ahubwo akaba ari ibibazo byo kuduhuza n'Imana turashimira Imana yuko yarinze uyu mubyeyi mu bintu byose yanyuzemo yabashije gukomera no kwihangana kandi akabasha kurera abana be neza reka tuzahure mu kiganiro cy'ubutaha kandi abifuza kugira icyo bashyigikiraho uyu mubyeyi nimero zawe hari ikibazo tubaye tuzitanze cyangwa ntago ari ngombwa
nta kibazo zibwira umuntu. Hari n'umuntu ushobora kukumva akavuga ati ngewe uyu mubyeyi namwikundiye ndumva namushyigikira, erega nta mafaranga aba make, ashobora no kuguha make ukabona uguza ako kantu wari ukeneye, Imana ikamukoresha. Babwire nimero zawe. Nimero zanjye ni 078 28 72 018. Ihoraho. Amazina ariho Habaruweho Imana Christine. Imana Christine. Mwakoze cyane rero gukurikirana ikiganiro The Struggles of Single Mothers. Kikaba ari ikiganiro gihuza abamama baba single mother. Uyu munsi tukaba twari twaganiye n'umumama ukuze kandi akaba yatuganirije ubuhamya bwe bwiza. Nizere yuko hari icyo wabashije kwigiramo, kandi intego yacu ntimuzayibagirwe, ni ukumva, kwiga no gushakira umuti w'ibibazo duhura nabyo buri munsi. Ntiwibagirwe gukora comment, share na subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bigere kure ku bandi bamama. Mwakoze cyane, tuzahure mu kiganiro cy'ubutaha. Bye.